mu nzira no ya maraso uko nyine nkurura amaraso aza mu muhanda bo baza bakurikiye amaraso mu gitondo abyumvise atiruke ndagenda nihisha hafi mu gihuru ntago nagiye kureye kuko yarambwiye ati nuni napfuye yewe nta gisigaye kandi baza aho kugera bakwicaho ugifite imbaraga zo kwiruka genda hafi mu gihuru cyari gihari ndihisha baraza bamugeraho aho kugira bamwice nkuko bari byari bibazanye bafashe barongeye baramufata bamuzirika ku giti barazirika amaguru hano inyuma bireba n'amaso yanjye ubuzima bwanjye nari ntarabona ubwambure bw'umukobwa bahande kabisa bararongora biva inyuma bariyongeza kugira ngo bamureke rero agende bafata igiti baritwaje igisongo uko akimeza kwa gitandaraje aho kugira ngo bamwice cyangwa bamuteme birangire bacisha mu gitsina cye cya gisongo gihinguranya hano mu kintu barakomezaga basunika bakubita mu rutugu bakubita ku rutugu bagenda bakubita za ndirimbo zabo yatwicazaga muri salo nijoro akacana buje yarangiza akarambura Bibiliya akadusomera ijambo ry'Imana yarangiza akatubwira ngo mbere yo kudusengera hari indirimbo yabanzaga kuririmba nafashe igitero kimwe n'uburyo yaririmbagamo nubwo arabanza arayitwigisha nge n'abo bana akajya dusengera buri nimugoroba mu gitondo ndayibuka avuga ngo ubumane ko bugiye kwira haje umwijima mwamugumane nubwo bagenzi banjye basiga mwabanye nyine mwamugumane muri iyi si byose birashira nta munezero wabana gato nta kidapfa nta kidahinduka wowe udahinduka ugumane none akatubwira ngo iyo ndirimbo nuzaba uri mu hariya naguhishe ujye uyiririmba ku mutima ntukayature ngo uyisohore hanze batazakumva ariko ujye uririmba ku mutima nijoro uyiririmbe mu gitondo uyiririmbe yego yakunda kutubwira ngo hari ingabo ngo zatoranyijwe ngo z'abamarayika ngo Imana ngo abamarayika ngo bohereje ngo zatoranyijwe nuko akundaga kuvuga ese nizihe ngabo ngo ari ingabo ngo z'Imana ngo yohereje ingabo ashaka kuvuga ni inkotanyi byaranabikubitiwe cyane genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ngira ngo umunyarwanda wese abantu bagezweho n'ingaruka babwira ngo mukomere cyane Urugendo Online TV turi kumwe namwe uyu munsi tuje kuganira ngira ngo musanzwe mumuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye haba mu buvuzi ariko nawe afite inzira y'umusaraba cyangwa se afite ubuhamya ngira ngo muri iki gihe buri buze gufasha abantu cyane nonje ngira ngo ndatangira kubwira ngo komera wihangane kandi wiyubake nkuko insanganyamatsiko n'ubundi ibigarukaho nta kibazo amenyereye yego burya kwihangana no gukomera nibyo bya mbere kandi bituma ikomeye bituma utaguma cyangwa se utakomeza guheranwa rero ni ingenzi kandi tugomba gukomera kuko niko bigomba kuba nk'itegeko mu mitima yacu kuko mu Kinyarwanda baca umugani ngo ubuze uko agira agwa neza yego tugomba gukomera rero kandi tubifashijwemo no gusenga gukomera tugakomeza n'abandi dusubire inyuma turebe ubuhamya bwawe cyangwa se urugendo rwawe turebe ukuntu inzira y'ukuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ubwo icyo gihe wari umwana ariko ndakeka ko byinshi ubyibuka byose ndabyibuka nta kibazo ubuhamya bwanjye rero butangirira ndatangira nivuga yego nta kibazo amazina yanjye nitwa Ronje Ntibitura nkaba nkomoka cyangwa se nturuka mu karere ka Bugesera
kahoze ari komine Kanzenze. Jenoside ijya gutangira yatangiye turi abana turi batoya ariko dufite ubwenge nakwita ngo ntabwo icyo gihe n'ubu ngubu ngira ngo urabizi ko umwana w'imyaka 7 ubu ngubu kugira ngo azapfe kuba incakura biba bigoye ariko kiriya gihe ibihe byatwigishije kuba incakura, ibihe byatwigishije kukanura no kureba kure, kumenya aho uva, kumenya ikikwirukansa, kumenya n'uburyo buryo ugomba kugitwaramo ikikwirukansa, ukamenya ukwirukanka n'uwo ari we, ukamenya no kujonjora, ukamenya n'uwaguha amahoro uwo ari we, byose wabishyiraga wararebaga ukabasha yego sinzi niba uri kubyumva. Ndabyumva cyane. Ukabasha kumenya uburyo ugomba kwitwara muri iyo situation. So rero jenoside ijya gutangira cyangwa se itangira, ngo navuga itangira kuko ijya gutangira je sintabyo nzi. Ijya gutangira nyine twabonye twitugwaho kubera ko ntabwo tuzi ko yapanzwe tubisoma gutyo mu bitabo nk'abandi bose, wenda bakuru bo barabizi. Ntatotezwa nk'umuryango wawe wari waratangiye kugirirwa. Ibyo ntibyabura. Yego. Ariko urabona ko niba 94 ndi muri iyo myaka ntago nibyo utibuka. Hari ibyo mba ntibuka. So itotezwa ryo ryabagaho, hari imodoka bitaga Ruhumbagegera. Ako sinzi hari utuntu nongera nibuka. Abantu bakambaza none namara kuva kuri kamera nkahita nibuka ibindi. Hari imodoka mu Bugesera barayizi, abanyabugesera barayizi, bayitaga ngo ni Ruhumbagegera. Iyo modoka bari barise Ruhumbagegera yarazaga, ntago yahumbaga ingegera cyangwa se yakukumbaga ingegera. Hari ukuba yarazaga atwara ingegera cyangwa se nk'abo twakwita ngo ni marine igakunsha muri twara, ariko iyo ntago ariko yakoraga. Iyo modoka byatangiye kera yarazaga igatwara abo bitaga ba Karibu n'umugabo twari duturanye nawe yarapfuye. Sinzi niba ari famille yasigaye yiwe, sibizi njya numva ngo bafite abana basigaye bamwe bari hano za Kigali. Iyo modoka yakundaga kuza igatwara Karibu, igatwara n'abandi benshi, bakagenda bakatwara hano ngo bitaga ngo ni mu Rwabayanga. Ubwo nuko nabyumvaga ndi umwana, naje kumenya mu Rwabayanga ni hehe rero. Hari abagendaga ntibagaruke, hari n'abagendaga bakagaruka. Ubwo ni muri cya gihe batwaraga bo bitaga ibyitso. Yego. Bakagenda bakagaruka, hakaba bagiye ntibagaruke. Umuntu twe tuzi bakunda gutwara cyane mu gace k'iwacu yari umugabo witaga Karibu, umugabo mwiza cyane muremure w'inzobe. Ako ikintu cyakimbabaza, uriya mugabo abana be numva ngo babaho ariko sinjya mbabona. Sinzi niba hari n'umuntu ujya ubabona, sinanababona. Kandi burya ikintu cyo kwisoko ngo burya biba byiza iyo nagaragaye. Yego. Muri 90 nuba ariho na mbere yaho nabyumvaga ntyo ko na mbere yaho byajyaga biba, noneho bigeze muri 94 kangahe barazaga bakatwara none mu Rwabayanga. Nashatse kumenya mu Rwabayanga aho babajyanaga ni hehe, ngo ni muri ntuza muri hano Renzi Gitarama. Ihuye se? Oya, hano Renzi Gitarama usa n'uwerekeza ku Kibuye bahita gute, ugatawa umuhanda ujya ku Kibuye ukamanuka. Aha bingu ishyamba ryinshi, ubwo abantu bajya banyura muri ziranzira bari ko niho bitaga mu Rwabayanga, niho batwaraga abatutsi cyangwa se niho batwaraga ibyitso. Yego. Bakajya kubaroha. Ngo naho muri izo nce haba Nyabarongo. Niho bajyaga kubajugunya. Akuruze buri muri ntuza se muri mu karere kahera wa muhanda uya ni Muhanga ubutari winjira Karongi. Ubutari winjira Karongi urabona ureberekeye Muhanga usa n'ugiye ku Kibuye, ukagenda wa muhanda ukata winjira ku Kibuye, hari undi wa kaburimbo ukomeza ubugiye hehe, uriya muhanda ukomeje ugera na za Gisenyi. Yego. Noneho niho ngo babajyanaga. Bikomeza gutyo tukajya tugira ibintu nk'imikino, ariko nyamara ibyo twitaga imikino byari bifite isura biri kugaragaza. Ariho bamwe batangiye kugira ubwoba, batangira kujya bafata icyemezo cyo kujya bava mu rugo nta kibazo yari afite, akava mu rugo agahita bahunga, bakigira nk'i Burundi,
bamwe bagahungira i Burundi. Nabwo byabaga ari intambara kugira ngo umuntu ajye guhunga ajye i Burundi, byabaga ari ikibazo gikomeye kugerayo ubwabyo. Uganda ho byabaga ari bindi kuba wakwambuka kandi inzira zamaze gufungwa. Bikomeza gutyo gushigura bo yashiguraga icyari kibyimbye gitangira kumeneka gahoro gahoro. Rero ndangije muri 1994 intambara iyi ndege ya Habyarimana ikimara gupfa, ikimara guhanurwa nibwo byabaye ibindi abatutsi bakoraga mu mujyi wa Nyamata batangira amaduka arafunga, abandi baragera babirukana mu byabo, babita abasenya buhengere bariya bava mu mazu yabo bari bafite ibintu by'ubucuruzi, bantezi yaremye bati ibyabo bari bafite ibintu by'ubucuruzi. Dusa naho duhungabanye muri makeya, dutangira kwitegura ikigiye gukurikira. Tuguma mu mago ko nibuka muzehe yazinduka yakoraga kuri koperative Kompanya do Nyamata. Yego. Icyo gihe ntabwo yasubiye ku kazi, yajyaga nk'uyu munsi agashira iminsi 2 ntasubireyo. Hashize iminsi nibwo wageraga muri Nyamata ugasanga nta duka rifunguye. Noneho kurwana biba biratangiye, abahutu b'imusenyi, abahutu b'irurindo, abahutu ba Gicaca barakorana, kuko buri kari agace muri ubwo buce kari agace gatuwe n'abahutu benshi cyane, ariko tugakuramo abamere kuko hari hatuye n'abamere benshi, kuko n'ubu ngubu 80% hatuye abamere benshi hamwe na Kanazi, ariko tukaba uduce nanone twe twiganjemo abahutu benshi. Noneho igihe kigeze barikoranya bakora akantu k'agatsiko, batangira kuko bari bazi ko Nyiramatuntu ituwe n'abatutsi gusa, bafata gahunda yo gutangira kuza kwica muri Nyiramatuntu. Bigeze gutyo abatutsi ba Nyiramatuntu nabo barikoranya bagomba kurwanya abo bantu. Intambara biratangiye sasa, kuko nibuka bavugiye muri cya kintu zaharukino bavugiragamo bari hakurya, sinzi niba ari Harariyeri, niba twari duturanye bitaga Harariyeri, niwe yahagaze, niba heri we wambutse, niba ahubwo arabo hakurya bavugiye muri mikoro muri cya kintu zabo cya kirumbeti bavugiragamo. Yaravuze ngo azaruhukira ngo bazaruhukira ngo mu madiva ngo yo kwa Marcel ngo no kwa Bambazi. Marcel umugabo twari duturanye wifura cyane, boneraho no kwihanganisha umukobwa we yasize, ariko hari n'umubyeyi we yarakuze ko yaranatutaga cyane, ni mukuru, niwe wasigaye wenyine, yaba Marcel, yaba Verena mama we, yaba Mutoni murumuna we, yaba Bagasyuguri basaza be, yaba Barufigi, yaba Bangazari. Ubwo ndi kuvuga wumve ko amazina y'abaturanyi yose abari mu mutwe. Bose nta n'inyoni uretse muri isa niwe wasigaye ku isi. Kacyiru yatuye. Ubwo ibintu bibaye ibindi baratangiye bararwanye. Icyo gihe nibuka ko Marcel yagiraga inkota ihora mu rwubati. Noneho muzehe wanjye yagiraga umuhe. Nta muntu wa kera buriya nubwo yabaga ari umunyamafaranga, yagiraga agatwaro kabaho ngaho, ubu umuheto ariko ukaba uri ku gitanda. Nta wakundaga kugira intwaro y'umuhoro. Umuhoro wagira warababisha. Umuheto ntuza inkota, yagiraga inkota Marcel nziza cyane ityaye ihoraho, ihora mu rwubati ku buryo abaga nayifitiye yigendera mu muhanda yifitiye. Muzehe nawe afite umuheto ariko atazi kuwurashisha. Ako kantu rwose sinzi ndabyibuka, ariko nzi neza ko atarabizi, ariko yabaga ari nk'intwaro gakondo bifitiye gusa iri aho ngaho, atari ukuvuga ngo nigomba kumurinda cyangwa se niyagomba gukoresha. Nk'uko uba uri mu rugo ukaba wifitiye nk'agasekuru n'urugero, cyangwa se kagatebe bita gasonga bugari, ukaba ukifitiye mu rugo kugira ngo akakwibutse n'ibya kera. Rega burya si ngombwa kugira ngo ibintu byose tubyibagirwe burundu. Ubwo rero
barwanye nk'icyumweru biranga byanze barwaniraga mu kibaya cya Nyiramatuntu hasi mu gishanga bararwana birananirana ubwo twavuye mu mago yacu tuzamuka ruguru ku rusengero ku kiliziya twahamaze iminsi turunda amabuye tugashyira hariya abagabo bakajya kurwana bakagaruka bamwe abandi bakaba babishe turavuga tuti rero urabona hano nta hantu twabona duhurira tugiye ku rusengero hehe Intarama niho abantu bose bari kujya guhurira kuko twagace twarimo ntago twari kujya ku rusengero i Nyamata Abinyamata bahuriwe n'abamurama Mayange abahe impande n'impande ariko twe kuko twegereye hafi ya Ntarama byabaye ngombwa ko tujya guhurira he Intarama abandi abari hafi Nyamata bajya ku rusengero ku kiliziya i Nyamata ubwo twe rero twambuka tujya hehe Intarama ku kiliziya tugezeyo twahamaze iminsi nk'ibiri noneho tuhava tujya kwambuka hakurya tugeze hafi n'intuza hari haguye imvura nyinshi icyo gihe abantu babyibuka haguye imvura nyinshi ku buryo ntuza yararengewe uruzi rwararengewe ruramena Nyabarongo yararengewe n'amazi imena mu ntuza mu bifunzo twaraye hafi ya Nyabarongo ku mugabo waruziranye na muzehe bamaze gutikiza batikije Intarama bamaze gutikiza tuba turambutse umugabo baratwambukije twabaye nk'abahubagurika ko ibintu byose twabikoraga dusa n'abahubagurika nibuka ko yari wowe na famille ina famille muzehe arangije aravuga ati dukomeze kumugina yari ahafite mushiki we bita Godriva yari yarashatse umugabo ejo ni barakosoye hari ikiganiro natanze mvuga ko yari sinzi ibyo navuze yakoraga ariko nagira ngo mbikosore ngo yari umufundi yitwaga Muhoma yitwaga Rutembeza umugore we rero yari mushiki wa papa yitwaga Godriva ahubwo Muhoma yari afite icyatupfana na Rutembeza sinzi ibyo bahuriragamo ubwo rero tugezeyo turi kwambuka uruzi twambutse ari ibibazo bamwe babajugunya mu mazi abandi batema bakajugunyamo tugeze hafi ku bwato umugabo ubona muzehe wanjye yari yarabanye cyane kandi umuntu wize burya muri biriya bigo by'abapadiri yari yarabanye muri make habayeho kuba yarabanye bituma hari ahantu hamwe yanyuze ahageze bati rero ibambasi twereke umuryango wawe utunga intoki tugire gute tukwambutse atunga intoki akajya atunga n'abandi nyine kugira ngo ni famiye yose ni famiye yose ariko twari igikundi kinini cy'abandi bantu bari kuva mu Bugesera twambuka ariko bamwe ntibageragayo ntago bageragayo byabaga ngombwa ko basigare musozi cyangwa se bakabajugunya muri ya mazi tukigera imusozi rero nacamo gake ko ntago babivuga byose tukigera imusozi niho twagiye kwa ba Rutembeza ari we umugabo wa Shangazi kumugina dusangaho hari amahoro asesuye tutekereza ahantu tuvuye ibigonyi biri gushya abantu bari Shangazi wawe ntabwo yahigwaga yarahigwaga umututsi nawe umututsi nyine bo kumuginaho ntago jenoside yahise ba direct urumva Nyamata aho yabaye direct yaje nk'inkubi y'umuyaga ikukumba ariko kumuginaho bagize umumeya cyangwa se ni burugumesitiri buriya habayeho ba burugumesitiri b'abana beza burugumesitiri w'umwana mwiza waho arenda abatutsi nta mututsi nshaka nta muntu afata ba gendarme arababwira arashyira kondisiyo ko nta muntu ashaka ko agomba kwicwa mu karere ke cyangwa se muri komine ye amaze kubikora gutyo baza kubivumbura ko hari burugumesitiri uri guteza ibibazo udashaka ko bica abantu batanga itegeko ryo kumwica aho burugumesitiri rero bamwiciye niho ibintu byabereye urudubi cyangwa se byasubiriye hasi intambara sasa nibwo yisi ijya ku mugaragaro abantu batangira gufata imipanga bagira gute kuko twagezeyo banasurana nta kibazo abatutsi nabo tubasurana basangira bashyira hamwe bagakora iminsi mikuru ahubwo twatuma hari ahantu mu Bugesera baharoze bari baraharoze ahantu mbona abahutu n'abatutsi basangira turi abana tubibona ariko abakuru bo burya mukuru bari mukuru muzehe yaratwicaza akabatisha muhore muceceke lese wibwira ko leta iri hari atari iri aha ngaha muceceke
ubu ni agahenge gato kari ahangaha mu byihorere turebe tugize amahirwe bigakomeza gutya byaba ari sawa ariko biragoye kuko leta iri hariya niyo iri ahangaha kandi koko ntibyaciye kabiri cyangwa se ntibyateze ibyo yatubwiye byarabaye ubwo meya bakimara kumwica hahise hajyaho itegeko ryo kumutsa hari hose agomba kwicwa bafashe imihoro mipanga babandi twagiraga gute tuba turababuze kumbi bafashe bagiye gufata training y'uburyo bagomba kwica abantu abatutsi bavuye aho ngaho bagiye ariko bakajijisha bakanga kwica abaturanyi babo bakajya kwica abahandi bagataho ngaho none umunsi umwe bafatiye imipanga baje aho ngaho baje nk'inkubi nk'ibitero baza batemagura nibwo twatangiye kwirukanka sasa tuva hasi aho bari batuye niba ari Kiboga sinzi ukuntu bahita hafi n'Ikiboga muri ibyo bice tuvayo biza icyo gihe byaraje tuhita twirukanka buri muntu n'icyo yafataga uko wagendaga kwari uko nguko twirukanse buri muntu yiruka ibye uciye ahagenda ibye turatatana muri makeya tumaze gutatana data n'abandi kuko bari bakuru bo bakomeza inzira berekeza ku rusengero kwa padiri ku Mugina jewe nkomezi y'ibyaro njya kwihisha mu nsina zaraho habaga insina nziza kandi nyinshi haba ikindi kintu bita amasaka menshi cyane umuntu utarishaga mu nsina yishaga amasaka noneho icyo gihe batanga itegeko ryo gutemagura aho muri ako gace batanga itegeko ryo gutemagura insina bagatema insina kugira ngo habe tambarari babashe kubona umuntu wihishemo nibuka icyo gihe haguye imvura nyinshi nisha mu rutoki iyo mvura yabaye nk'imperuka iyo mvura nta handi hantu ndayibona sinzi ko zongera no kuyibona nta niyo nshaka kuzongera kubona ariko iriya ntabwo ari imvura ni nk'imperuka yarije imvura iratunyagira iducikiraho mu masaha y'umugoroba nibwo naje kuzamuka umusaza hatetse inyama umusaza takomanga baramfungura yari umusaza ushaje cyane simpamya ko ubu yaba akiriho karibu ndinjira ndababwira iwacu babishe ni icyo gicyo nitaga mvuga none nidashonje mu ngaburire kuko nge nakundaga ntago namaraga warubizi ko babishe cyangwa ntabyo narizi ko nabonye ukuntu twirukanse batwirukaho n'imipanga bita numva ko bo babashyikiriye bamaze kubica kagodiriva yirukanka n'umwana yaramanutse harantu twamanukaga twerekeza he mu rufunzo n'umuntu yamanuka yerekeza yarasitaye afite umuvuduko twawugeranya nko ku muvuduko wa 60 ku modoka yibaranguye n'umwana mu mugongo nk'ishoro 20 yigeze areba ibyo gihe yahagurutse nanone yiruka nari inyuma yiwe hari ibintu nabonaga jewe nkasa nkaho nibereye kuri tele ndi kureba filime kandi sintekereze ko jewe nanjye ndi kibazo rero icyo gihe wenda nari nsubiye inyuma gato tugeze kuri uwo musaza aranyakira bampa ibyo kurya inyama ndarya nari nshonje nahitaga nijya kuko nimumaze nka kabiri utarya kugera ku byo kurya nawe urabyumva umuntu umaze iminsi biratarya ubwo musaza akize mu rutara hejuru icyo gihe baje gusaka saa 6 z'ijoro imvura yarayiguye anshyira mu ruruza bayita gute mu rusenge ni mu rusenge hari ikintu umutiba hari imitiba bashyiraga ku rusenge hejuru nibo yizi ikaba yibireho gairi ku rusenge umusaza arambwira ati rero hano bari buze gusaka reka nkwereka aho gushyira aramfata anshyira muri wa mutiba hejuru mu rusenge arambwira ati uceceke wa mwana nabonye urungubaganye uceceke ntuvuge cyangwa se wibeshye ukopfore gatoya bagukure hano ndavuga ni uwo anshyira mu mutiba nanjye kumbwira guceceka wawe guntoje neza naracecekaga ubwo kugira kuvuga nuko wazaga kunguramo baje gusaka koko saa 6 z'ijoro uko bimbwiye bamaze gusaka barasaka bareba munsi y'urutara bareba mu byumba byose bareba ahantu hose basanga nta muntu afite barangije barakata barigendera umusaza nkuramo arangije arambwira ati rero ibi bintu ndabona nibakomeza kuza gusaka bakazagaruka ejo bundi ntago nzahora nkuhisha wa mwana w'ikiza nakubwira sinkeneye kuzabona amaraso yawe ameneka mu maso yanjye igendere ansezerera ku manywa y'ihango rwose bwakeye ubwo baje gusaka kangahe
hari baje gusaka rimwe ariko umusaza asagira ubwoba kuko yarashaje cyane yese agira ubwoba aravuga ati singeneye kuzabona amaraso yawe mu maso yanjye igendere mfata inzira ndagenda ndondogotana ndazamuka nshiduka nageze hehe nshiduka nageze hafi utaragera ku Mugina nageze ku gasantere kabanziriza Mugina karepfo usa n'umanuka ujya he za Kiboga mbona abaturage benshi bari guhunga berekeza hehe bagendamo kubi bara abatutsi bari kwerekeza hehe ku rusengero kuko bari babisabwe ko bose bagomba guhurira ku rusengero bashizo strategy ivuga ngo abantu bahuriye ku rusengero kugira ngo babone ukuntu bazaza kubasanga ahantu hamwe kuko babonaga niba batakoresha strategy abantu bazatatana bakabura ukuntu babafatisha babaha iyo myumvire yo kumva ko ku rusengero ariho ahantu bazakirira bageze ku rusengero ubwo twaragiye tugeze ku rusengero sanga ababyeyi banje bahageze sanga n'umuryango wose wahageze nakubitanye na Godrive mushiki wa papa kubitana na muramuze aribo bahari hitwaga Bruno yari umugabo ukunda warwanishaga icumu wari umuhanga kurwanisha icumu cyane arambwa ati rero Suzuki bagiye papa we yagiye abajyanye bose yahuye n'umugabo w'inshuti hano yamutije imodoka ngo biganye Kabwe ko muzehe yari yarize mu bapadiri hariya za Kabgayi ubu tuvugana bamutwaye n'umuryango wose wajya tubu ni wowe usigaye wenyine atari kubu turi kumwe ntako ati ngwino kwerekaho inyogosenge ari arajyana nyerekaho shangaza rerewe Godrive ati nguyu Suzuki nawe arahageze mbonyangwaho ubwo bakiza aho ngaho banyeretse aha icyumba ari kubamo nyine cyari icyumba nyine cya rusange turaganiriye ati se bagusize bate baje bari gutemagura turirukanka nanjye nirukanka ijyanye ubwo aho rero ku Mugina naho twahamaze nk'iminsi ine aho kuri ntuza ku rusengero nabaze iminsi ine mbona ari amahoro nta muntu urwana n'undi nta muntu ariko abantu bakiza bakiva mu giturage baza hehe kuko hari ku kiliziya tuzi ko ibintu ari amahoro nta kibazo kizaba hari abantu benshi ariko bazambabareye kwibuka tukajyanayo ku Mugina tukazajyana ukirebera hariya ahantu hari abantu benshi hari inka nyinshi ziruze hariya nwango inka n'abantu umva ntabwo wabonaga ahantu ucira umuntu ku wundi uruhinja umwana umusaza umukecuru bose inka rero zari zaragiye uruhande rumwe zuzuye ziraho bakajya baza bakitwarira bakajya kurya none natwe ko twari abantu benshi kandi nta kundi kuntu tugomba kugeza nta cyizere cyo kubaho cyari gihari hakajya hakurwamo nk'inka zingahe bakabaga tuzwe n'inyama gusa n'abaturage bamwe na bamwe bazanaga ibindi byo kurya bagateka buriya ntago abantu bose ari babirega ntago abantu bose ari babi hari abazanaga ibyo kurya bakazana hariya ku rusengero babyeyi buriya kuzabona umugore wakoze jenoside mana bintera n'agahinda buriya niba hari abantu bagira impuhwe cyangwa se bagira umutima nabonye burya abagore hasa baragerageza n'abagabo burya n'umugabo ugize ubutwari barahari nabo ariko abagore kuzabona ngabya mu Rwanda bya kirazira ariko wasangaga abantu bikoreye nk'ibyo kurya ari abagore usanga abagabo babo wenda bagiye kwica abantu ariko akabikora rwihishwa akazana ibyo kurya noneho dutuzwe n'ibyo ngibyo hakunda kwita bita amashaza akaza ari urunyogwe nibuze urunyogwe twaryaga amashaza kuva ku wa mbere tukagera ku wa mbere n'inyama noneho kiragera batangiye kujya gukaza abasaza bati tugomba kwirwanaho bafata imyambi hari abasaza bazi kurwana bari abasaza iyo baza kuba bakiriho rwose yewe bari abasaza bari bazi kurwanisha ikintu bita umwambi kubona umusaza yakizemo ingobe ye yatamitse kumubwira ngo isasu hariya isasu ariga burya bisaba tagete utibwira ngo isasu n'ugupfa kurasa uzuko bashobora kuguhimbunda tirasura muntu bakagwa magazine igashira bakaguha indi gashira utaramuhamya ntago burya kurasa ariko uriya musaza yakupimaga n'umwambi we nta tagete yakoreshaga ikirigiro cyo mu mutwe ikirigiro no gwango ni system yo kumbuna ukoresha kugira ngo uringe umuntu umushyire muri tagete umubone none abasaza bakoreshaga system yo mu mutwe agahita baragatera imibare
akareba ahura turiya ndamukubita umwambi mu gihorihori umusaza agatamika umwambi yawurebesheje hasi akabazi kuri buzo uhinguka mu gihorihori akavuga ati ndamukubita uriya ngiye kumena agahanga agatamika umwambi hari mwambi yari amoko nk'abiri hari uwabaga ari ingobe n'umwambi usanzwe ingobe yaragutamikaga niba gukubise mu gatuza yazamura akazamura ibinyama byo mu gatuza niba ari mu nda yagarura akagarura inyama zo mu nda abasaza barwana hafi icyumweru kirenga bataratsimburwa hariya tukajya turunda amabuye tugashyira mu mifuka bakagenda bakajya kurwana twe tugasigara turunda amabuye niba hagiye 50 hakagaruka 50 niba hagiye 60 hakagaruka 20 gutyo abasaza bagira ubwo bacika intege n'abagabo nyine n'abasore kuko harwanaga abasore abasaza n'abantu bose bagize abana twakora nabagana n'abagore cyo twakoraga no kurunda amabuye icyo gihe ndabyibuka ko banarashemo umusirikare bakamukuraho imbunda bayizana gutya rwose bafite ubwoba kiri bubarase bayizana ifunguye sefu bayishyira mu cyumba cy'abati ntihagire umuntu wegera hariya ariko cyagiye kigaruye nk'imbunda koko ziriya abantu bari bafite mu mitwe nta n'umwe bayishyize mu cyumba twese batabana mu kubaganira ntihagire wegera hariya ko ndabyibuka uko mbyibuka sefu yari ifunguye none bivuze ngiyo tuza kugira nk'umuntu uzi kuyirashisha shaka umugena hari kugira kuko bari bafashe n'inyuma sinzi ukuntu naje kumva ngo bari bafashe n'izindi ariko bayishyize hirya hafi n'urusengero iyo haza kuba abantu bazi kurashisha imbunda n'ukuri kw'Imana hariya kumugena nta bantu ntago jenoside yari kurangira abantu bakirwanaho pe keretse ubwo niyo bazana indege bakatumisha hejuru ariko ubundi kubijyanye n'imirwanire rwose imirwanire y'abasaza cyangwa se y'abantu bacu yari iri hejuru noneho ubwo ngubwo imbaraga zimaze gucika haza igitero cyavuye i Burundi abarundi baza gutanga umusada buriya abato yo kumugira abishe burya babaye bake uri n'amateka uzakurikirane ahubwo habaye igitero cyavuye i Burundi cy'abarundi kiza gutanga umusada hehe kumugira aba kumugira ngira ngo barabizi nayo mateka arahari y'abarundi bavuye i Burundi bakaza gutanga umusada hehe hariya mu buye ni n'abaduye hafi y'cyumweru cyenda uratsimbura ubundi bakazana abasirikare bakarwana baragica ariko hari igitero cy'abarundi nicyo cyatsimbuye abantu bacika intege haje igitero cy'abantu benshi cyane baraza baratemagura barijira ubwo tubibonye ko bacitse intege batangiye kujya barwana bagaruka inyuma hari ukuntu iyo waneshejwe utangira gukora wizoro garuka inyuma ya wizoro bakoraga bagaruka inyuma rero utangira kubona ko ibintu byakomeye abakecuru abana abagore bati mwijire mu nzu haza umugabo ati mwinjira mu nzu twinjira mu mazu abandi ati mwinjira mu nsengero wumve imyumvire iyo haza kubaho kwiyumvisha ko mu rusengero ari ahantu nk'ahandi uwaza wese yagusanga ariko hariho kwizera kw'abo bantu kwiyumvisha ko niyagera mu rusengero byibura ari buhakirire kwinjira mu nzu twarinjira abandi binjira mu rusengero niyamaza bazi kumugina barahazi n'amaza yegeranye n'urusengero gutya ari munsi yaho padiri arara sinzi ubwo icyo yarashinzwe ayo mazu ariko ubwo nayo kwa padiri kwinjiramo abandi binjira mu rusengero aho narindi jewe rero niba mwabonye ya video aho narindi ni mukumba gahera hirya ahantu hari umunyinya niba bahazi hari umunyinya n'intuza n'urutare twakundaga kwicara nimugoroba cyangwa abasaza bavuye nko kurwana nimugoroba bakagenda bakicara bari kuruhuka nicyo cyumba narindimo giye kumva numva abantu bose nta muntu gitamba hanze bose binjiye mu mazu mu kwinjira mu nzu bafata ntuza igiti kino bino byuzanzugi zo mu cyaro bashyigikiriza igiti kugira ngo urugi rufate reka njye mbivuge ko byambayeho twigeze kuba muri ubwo buzima kugira ngo urugi rufunga ari uko ushyikiriza igiti kigafatwa n'urugi kikaba gishinze nk'ahangaha yego no ku gikuta kikaba gishinze nk'ahangaha ukagenda ugakubita mu ntuza muri ya nkingi y'urugi rwo hejuru ikafata urugi rukaba rukomeye buriya kiriya giti uzi ko bakubitagaho na gatarina ntigire icyo ikora gatarina ni ikibuye bateragaho nk'abajura kera bagiye kwiba nta muntu ugitamba muri ya mbuga yahara ku mugina habonekaho umuntu haboneka tugiye kumva twumva imiborogo mu bindi byumba
twumva imirongo imipanga pa nashoka pa bahondagura imiborogo ari imiborogo none bati mushyigikize none akaba mushiki wa muzehe hari we Godrive wa mumama nakubwiraga bati gere bazana bati ayate mutateze uki bati turapfuye bati baraje baratwije ubwo je bibonye ubwo nari ndi mugurika hariya muri ako kumba ndi mugurika hariya arangije weri yacangakeye urebye urupfu rwe rwana mu bunzemo kare bakiza koko bageze ku cyumba cyacu ko twe batugezeho batinze bahereye nkuko namazu yari ku murongo gutya ari ku murongo tujyana zakwereka ari ku murongo gutya harabanza hariya hari icyumba cyaho sare yaho hano nuko hano nako twarimo kajyaga abantu batarenga 50 ariko twari twicucira kugira muri 70 twarengaga nka 70 bakigera ku cyumba twarimo bakubita icyugi biranga barakubita kiba kiguye imbere Godrive yaba yabasingiriye burorogundaguranye hanze twumva ibipanga hanze baba bamucakiriye mu muryango uko bakubise icyugi kigwa imbere aba yabasingiriye abinjira yabasohoka nyanze nibwo bahise bafata baracagagura baratemagura bashyira ku gishyitsi cyari gihari hafi n'umuryango kuko giye gisohokana musohokeyeho agaramye musohokeraho n'umwana bamuhaye ibere njya guterura umwana nibatwara mwitaga Kadudu ubwo ni mubyara wanjye umwana we yarahetse njya guterura nzigo Kadu niba ari Kadudu siribuka izina ntago mbyibuka wenda ni famille zizanyibutsa cyangwa se haro yasaguye umwana umwe niwe wasigaye azanyibutsa umwana uko yitwaga njya guterura nzigo umwana ari muzima ngiye kureba nego bamaze kumujyana ibereye aho bacagaze kubera barwanije ikintu nakoze ese ntagira kuko nge bakimara gutekereza aho ngaho baraje baratemagura batemye uwa mbere uwa kabiri bita sesera mu kameza kari aho ngaho hari akameza kuko nari gato cyane yewe nari gato kandi nanutse uyu mwana ni mukuru nari gato cyane kandi mfite igara rito bita sesera muri ameza ariko mu gusesera muri ameza hasigayemo akantu gatoya ndi kureberamo nubwo batemagwa abantu bose ndi kureba ariko badashobora kumana kuko aya meza yari yakikijwe n'ibikapu yarakikijwe n'abantu uwo batemye ahita apfuka akameza uwo batemye ahita agwa hejuru y'akameza uwo bahoza agwa iruhande rwanjye apfuka ku buryo akigiriza ku buryo baneguraga bakegura bagakubita bakegura bakabona umwanya urimo ariko bakareba ko bari bwije ariko akagoroba bakareba ntibagire umuntu babona barica abantu bari muri icyo cyumba nari ndimo bararangira ndi muri ka kameza hari umwana mwene wabo na muhoma wagize intoki ebyiri noneho batangiye gutema yari yibera cya mu nguni ariko intoki ndabwira ngwino kajya mucira izindi ngwino akajya azamura intugu nanjye bita ceceka kugira ngo bataza kumbana ndi kumuhamagara nanjye bakaza kungeraho ubwo muri ka kundi nkiri kubitekerezaho ngiye kubona umwana mukubise iki ngiki mwana bakubitiye hano mu gahanga apfari yifite za ntoki ziwe mu kanwa barangije barasohoka kuko akazi kari karangiye mu gusohoka nyuma baza kuvuga ngo musubire murebe niba hano akari gusa harimo abari guhirita uko umuntu ari guhirita ukagira ngo ari kugona ubwo ni umutima utaragwa mu nda umutima utaracika noneho bagaruka baje kureba ko hari akarokotse ndavugira Imana we noneho barahita baramvumbuye gira ubwoba ndavugira baramfashe noneho kagira ngo we bantu babarire uza amasengesho yabaga ari hariya abari abantu bapfuye bamaze kwihana kuko nibuka ko binjira muri icyo cyumba baravuze ngo dusenge turaceceka twese turaceceka turasenga barasenga abakecuru badusengera ati Mana abandi bafite amashapure bakajya basenga bafite ishapure bavuga ati Mana uduhe ijuru tubabarire ibyaha byacu bavuza amasengesho n'uwapfuye atasenze uko biri kose ku mutima we yarasenze harabo byabagaho yabonye umwanya wo kwiyeza noneho turangije barayinjira baje guceceka babona nta muntu usigayemo muri ka kameza ndimo akareba muri ka kameza ariko hano nta muntu urimo akohereza icumu rigafata hehe rigafata ku gikuta ko yararyoherezaga nireba nkariberekera ariko rigafata mu mupira rigakomeza rikagaruka bivuze ngo yoherezamo igobe yari kumbona kuko yari kohereza igobe ikanyura mu mupira yagaruka igobe igafatwa agakurura umwe wenda ntazana n'umupira ariko yoherezaga icumu rikanyura mu mupira rigakubita ku gikuta akagarura icumu ati nta muntu urimo
barangiye barasohoka baragenda nagumyemo nk'amasaha 3 nanze gusohoka kandi bagiye kuko nyuma y'iminota 40 arya kubona amamodoka aratsimba bagera bavuza amafirimbi baririmba bafite indirimbo yabo hari indirimbo baririmbaga zabo barangije akazi baratsimba ariko nanga gusohoka ariko hanze nkumva aravugiramo kumva abantu barajujura hanze abarokotse numvise ngo ntuza uyu wa munyamakuru nindera nawe ni warokokeye uriya uyu uvuga urubuga rw'imikino ni Butera nire uvuga urubuga rw'imikino wakera umaze igihe kuri Radio Rwanda Gatare arahari arakuze rwose arahari urubuga rw'imikino bari Marcel Rutagarama ni hariya yarari nawe ni hariya buriya Rutagarama nawe ni hariya yarari umugabo ikintu cyakurikiyeho natekereje gusohoka ndabwireka sohoke bwo bagiye kandi nkaba numva abantu bajura hanze basahara babayeho ndasohoka ngeze hanze mbona abantu bari gutambuka kumbe nabarokotse abacumbagira nirukanse nabo bariruka bo bararebye ko gena n'umwana uriya muntu wirukanse yaba ari uwasigaye kugira ngo arebe abasigaye nabo baza banyirukaho ndahagarara nicara ku rutare rwaraho ati worindi ngewe ariko kubera ko nirisize amaraso hose kuko uwo bicaga kwagaho amaraso ari gutemba nafashe amaraso ndayisiga hose kugira ngo mbere nk'uwapfuye none hari ukuntu mbere nk'uwapfuye wasa n'ushinyika none nkasa n'ushinyika nkakanura hari ukuntu kera umuntu wapfuye ngo arerembura ubwo nanjye narabikoraga nkasama kugira nibangeraho babone ko nasamye napfuye nkakanura ibyo nkabyikora nijoro kugira ngo ibyo nabikoze bagarutse kureba ko hari umuntu wasigaye mfata amaraso nisiga nagije ndakanura maze gukanura ndashigika amenyo kugira ngo nibaza babone ko uwo muntu yapfuye ariko iyo banguho bari kunyica ko bari guhita babona ko bari kubona movement bakabona ko ari byo ndi kwikora buriya kabigase kwa nkakeza nasohotse hanze nisiza ayo maraso bamaze kumpagarika abo barokotse nabo twirukanse tusa nabagize ubwoba twese nice kuri ako gatare baraza bati warokotse ntarokotse wari uri hene ntare muri kira cyumba hari abandi barokotsemo tujya gucekinga tugeze dusanga harimo bari guhirita umutima utaracika ye bahirita nkajya kuko mwange ntikanguka nitugende kanguka nibagiye mu kanguka nkajya kubakomanga nyine nk'umwana nibagiye nikanguka rwose noneho muri kwa kubakomanga umugabo umwe ni waje arambwira ati umva wa mwana we wikwirirwa wivuna abo uwo n'umutima utaragwa mu nda naho yarangiye utibwira rwose ngo ariho yari kumubeka ndi kubyumva ni kana sinziriye ari kugona ni nakanguke kuko nge numvaga nsigaye ngiye nibona ngo ndiriva baramwishe ko nagiye no mu mbuga sanga aha bakasaza abagabo barwanaga babarambitse babashyize ku umurongo wavaga hari ukagera hariya bagafata undi gutya bafashe imirongo gutya abantu nka 5 gutya ku murongo umwe 2 3 bakabura abantu 5 noneho bagashyira ku murongo byageraga hirya iriyo ari abagabo ngenda cekinga za kugwa kuri bururu muri umuna wa papa aryamye aho n'icumu rye bari mushyize iruhande none ariko simpamya ko bururu yapfuye gutyo simpamya ko yagiye ntago byaragirangiye gutyo ashobora kuba yirivuganya abantu kuko ukuntu nari muzi ntago yari kugenda ntago byari kurangira gutyo hari umugabo w'iwacu Nyamata bita nkubwira abagabo b'intwari twari dufite bari bafite ikintu cyo kurwana ishyaka apfa ariko yagerageje ari nk'uwo bita afite n'abana bo reka bavandimwe banjye yitwa Kabenga icumu akagira umuhate wo kurwanisha icumu cyane kuko bamuteye grenade niyo mateka bampaye yamwivuganye nwago uwohereza grenade yohereje grenade bihura n'icumu ryaje nimumena umutima grenade raza yari yanayifashe niko bivugwa ko yari yayifashe bwa busivili nyine bw'abantu kuyifata ntamenye guhita wenda ayijugunya hirya cyangwa ayisubizeyo biramuturikanye ariko yamuteye grenade bitari murangiza aho bita ku Butera menyereho byabereye ku Butera bwa Bugesera niba muhazi winjira mu rufunzo rero turangije aho kumugina niho inzira y'umusaraba yanjye yari itangiriye
ubwo iryo joro turara tuzenguruka tujya mu kiliziya dusanga amaraso ari niba uzi imvura iyo yaguye nyinshi imvura kwako n'imvura igwa ari nyinshi ugasanga harimo gucamo amazi menshi abyigana wageraga hariya ku rusengero ugasanga amaraso yabaye nk'amazi biri gutemba bimanuka bigira ku buryo rwose sinzi ari kumanuka ari amaraso menshi cyane kubera ubwoba rero bw'ibyo ndi kubona yewe igituma cyabaga kiri kudiha buri ibintu ntabwo bibaho nagire mpita umugabo umwe wari uraho ngafata akaboko tumanuka nahe mu kabande aho bita Murehe twambuka ku gasozi ka Murehe tujya kwisha ariko tumanuka hasi mu gishanga ahantu bagiraga imbingo bateraga imbingo tujya kwisha mu mbingo mu mubyuko w'imbingo aragenda asasamo sinzi ibyashashamo by'ibifuka turyamamo twirirwamo bigeze nimugoroba tuvamo aho niho natangiye kubonera wa musaza bitageze abo umwe nababwiye sinzi ukuntu agiye wa mugabo naramucitse umugabo twari twishanye yambwiye amakuru cyangwa se amateka nsanga umugabo hari abantu bagiraga ubutware noneho bakabuhagararaho yari afite umugore w'umututsikazi noneho umugore we bamugendaho kumwica aravuga ati aho kugira ngo mu gicuru umugore ndajyana nawe nabazana n'umugore we ku rusengero hariya ku Mugina barazana n'umugore kandi watarahigwaga nawe aremera ajyamo aho ngaho nibyo mbakubwira ko buriya hari abantu bagomba kuzahindura n'imyumvire bagomba kuzahindura n'imyumvire uwo si umuhutu iwe yibwire turi kumwe mu bihuru ariko atumureba ati byose mbikoreye umugore wanjye bari kumwica iyo nafata ngo atari ku kintu kimbabaje nuko byarenze bakaba banamwisha umugore icyo gihe mukubise ntuza umupanga hano ku kibero ikinyama cyegutseho arangije we ikintu yakoze nawe yisiga amaraso kwa kundi yiyorose intumbi arangije afata ikintu were mukuru afata ntuza ikiziriko arakizirika gutya arizirika kugira ngo cya kinyama cye gukomeza kugenda kibagamye umugabo arangije avuga ati ku mugore wamwishe rero n'ubu ntacyo ndi gukora ngewe ngiye gusubira iwacu igihe ngiye kwa mama na papa n'ubu nagiraga n'umugore wanjye none bamwishe nibwo bari bagishakana nta n'umwana bafite umugabo numvise afite imyumvire ndamuta nahengereye aryamye afashe agatotsi ndangije uko asaba imugoroba ashaka ko tugumamo ariko afite gahunda yo kuzasubira iwabo ariko avuga ngo azanjyana ashaka kuzantwara ngo tuzajyane iwawe ati ikibazo nuko nanone twagera mu rugo bakakwica numvise byumvire bitagira ntebita ariko urumva umugabo ko yari intwari ubwo iyo si intwarira ko ari intwari ikintu nakoze nese muta ngiye nari mugoroba nkugiye kwishakira ibyo kurya kuko iyo twajyaga mu murima none bari basigaye badutegera mu mirima yabo ukajya gucukura umwumbati cyangwa ikijumba ugasanga abana babo bagutegeyemo bararagamo bagashyiramo ibya byinjiza birinda imyaka babyita gute kadahumeka ugasanga bo bameze nka kadahumeka ngugire ngo ni kadahumeka uze kwiba wageraho ugasanga n'abantu bakakwirya sinajyaga nkora iryo kosa ryo kujya gucukura ibijumba cyangwa imyumbati oya narageraga nkinjira mu rugo nkavuga ni ndashonje ndihishe nimumfashe mu ibiryo nisubira aho mvuye ukampa ibiryo cyangwa se ukabyihorera nkisubirirayo mbanguye rero ku musaza ageza ngiye gusaba ibiryo icyo gihe ibiryo yampaye amashaza y'urunyogwe yari amashaza avanze n'igitoki harimo n'imboga banshyira ku isahani ndarya ariko nariye nk'uwicariye umwobo narariye pe harabwo yaterega itonde rya neza witonze nta kibazo ankorera n'icyayi cya mukaru ngiye kugenda kuko ngiye narangizaga icyo naje kukwaka nta muntu nari ngifitiye icyizere nahitaga ngenda ngiye kugenda umusaza arambwira ati rero guma uri hehe hari umuntu muri kumwe ugiye kureba ntawe guma rero ni ngumanga abantu nabonye bose nta nubwo naratekerezaga ko bari guhiga abatutsi muri rusange narizi ko ari mututsi uhari bari guhiga nabona abantu narigiye bari guhiga abantu bose umusaza agaseka nirigiye bari guhiga nintava aha ngaha baransanga habanyica ati guma aha ngaha genda kurinda abashyizemo urabyizeye kuninda ati humura ntacyo bagutwara ntakiriwe iwe yabanaga na mama we kundi papa we ntawe yari afite
yari afite ahari inzu nini, iza nzu z'ibyumba bitatu twakwita ngo ni umudugudu, ku ruhande gutya yabagamo nyine nk'umuntu w'umusore. Iyo ku ruhande niyo nazaga kuraramo. Noneho byagera amasaha yo gusaka akatujyana hehe muri ya yindi nini, kuko niho umukecuru yaryamaga, ariko iyagiraga urutara. Hari ukuntu abantu baryamiraga intara ari nk'igice ikaba imeze nk'igitanda, akadushyira munsi y'urutara, kuko nagezeyo afite abandi bana ntabizi ahishe. Baza abana ese mwebwe ntago uretse ko harabagiye bicwa banapfuye, mwebwe arabahishe nta kibazo murajya hatego kwa hato ni mu rugo. Badushyize aho ngaho iryo joro, umunsi wa mbere nari mparaye, baza gusaka. Baje gusaka baheraga ku buriri bwe, bagahera munsi y'igitanda cye. Bihura nuko yatujyanye muri rwa rutara. Noneho ko byabaga ari nijoro, we hari ukuntu yafataga ikintu cy'ikibaho akajya ruguru, ati murebe rwose, bakagira batyo bakohereza icumu kugira ngo ko ari rifata. Noneho umusaza ko yari afite ikibaho akajya agishyira ku giti cye gihara akakizamura, noneho bakohereza rya cumu akazamura cya kibaho, yasaga n'ukizamura gutya kikasa n'ikigiye hejuru, rya cumu kikarizamura ikajyana rigakubita ku gikuta cy'inzu, ubwo rikatunyura hejuru ko twe twabaga turi munsi, rikaduca hejuru. Ubwo umusaza yazamuraga ikibaho, icumu niba ryari kuza rikampinguranya, akazamura ikibaho rigakubita rigahinguranya rigakubita ku gikuta, tuto nta bantu barimo twigendere, bakaba baragiye badusize gutyo. Biba gutyo, tubayeho gutyo. Ngiye warangije mu buryo bwo, kuko yabonaga ko nagakubaganye, aravuga ati rero uyu mwana rimwe bazanaza ahita ava mu bwihisho, reka uyu mwana mujyane mu ikaho. Aramfata aragenda, nubwo yabisobanuye nawe, yacukuye mu ikaho, yakoze ikintu kimeze nk'indaki, arancukurira, yakoze akantu, wenda abasirikare barabyumva cyangwa se bakoze igisirikare, akantu kameze nk'indaki ariko kajyamo umuntu umwe, aragasasamo neza, arangije agakora ukuntu ku buryo wahanyuruka. Ntibacaga hejuru se bagiye guhiga, bakanca hejuru. Arangije arafata ashyirayo, guma aha ngaha, nzajya nkuzanira ibyo kurya hano n'icyo kikuzanira hano, isawa nta kibazo. Ariko kubera uburyo buriya kubaho neza mbere ugasoza ubayeho nabi, ni ikintu kigira ingaruka mbi. Burya Fazari wabaho nabi ugasoza neza ubayeho neza, kubera ubuzima twabyirukiyemo cyangwa se twari tubayemo, byatumye ntibuka ahantu undi. Iminsi 2 nari maze ndya, saa 6 bakazana ibiryo nimugoroba, nahise numva ngarutse muri bwa buzima bwo mu rugo. Yashyira ahandi ati uyu munsi baraza guhigura, menye ntago tuzisabazira, wowe ugumaho ngaho ni sawa. Yanshyirayo akigenda, hashira nk'isani aya masaha iwacu twaga tumaze kunywa icyayi, nje kunywa icyayi mu micyati, mana yanjye akakana bazakanyicana ko nagushyize hariya, uraza gukora ikikuga, ngenda icyayi ndakigusangisha, akongera akamanura akanshyirayo. Isaha zikagera gato, nabona nk'akazuba katse ko hari ukuntu navumbukaga, nkareba hejuru nkareba ko izuba ryabaye ryinshi, nabona ryabaye ryinshi, nisararanyishe n'ubuse wacu ko twavuga twariye aya masaha, ni gute ngewe nigeze aya masaha ntararyo ubutese, nkaba ndazamutse ngiye hehe. Aya masaha rero rwose warambwiye kuzandinda, ni kandi umva ibiryo buri munsi, ibiryo aya masaha bigeze ntarabibona, nirifuzaga narije kurya, ariko siko nakubwiye ko nzajya nkuzanira ibiryo hariya wagumye hariya. Sinzi umunsi naje nshakirana nawe ari gusohoka igitero giturutse, nkarahita aza yirukanka aramfata, ahita nsubiza aragenda akafata ibishararundaho, wibeshye uva aho ngaho. Baje gusaka, kandi igihe numvaga ijambo gusaka nahitaga ntuza ahantu nabaga ndi kugira ngo zavemo, hari igihe nabaga umunsi wose ntanasohotse. Baraza barasaka, babura n'umwe, barigendera. Umusaza bigeze aho abonye hari igihe nzavamo, nkasa n'uvuyemo bakambona, bakabanyicara no hanze, nanavuyemo bakanyicara hanze y'urugo, aramfata cyane iwe, arabati kamambaye antwara iwe mu rugo, ashyira kuri urwo rutara rwiwe, munsi y'urutara niho twirariraga. Noneho igihe kiragera, bakageza baza gusaka, baranabimenya ko ampishe. Baje gusaka bati rero muzehe, hari ikintu kimwe ugomba kumenya,
uriya mwana nitwongera kugaruka tukamusanga hari bari baje bwa mbere asabira ati mbabara aka kana abeshya ko ari Keni ndi mwene wabo arabeshya arawe ati ni mwene wacu umwana n'umwana wari runaka arabaragira ati wegeza buri kutubeye nitugaruka tukamusanga uyu mwana tuzahita tumujyana ati rwose ntago muzamusanga sinzi ukuntu bagarutse rero bagarutse baje arambwira ngo simve munsi y'urutara bwabo byavugaga koko bwabo ko baganye agimwe ngo ntuva aho ngaho baje gusaka nabigenza kwa kundi ntisawa ninjira munsi y'urutara baje gusaka numvise bari gusakuriza hanze batangiye gumutokinga sohoka munsi y'urutara sohokamo bari bagandagaje hanze bari kumubwira nabi numva bamubwira ngo nituramuka tumusanze bagiye kubona hingutse muri salo basanze hanze naje rwose ariko ni mumbabarire ni mu gice yewe nari nabasabye imbabazi ndababwira ko ntazongera kuba n'umututsi murabizi neza byose rwose ndabasabye mumbabarire yewe leta nisubira n'iwacu Nyamata ni nta kibazo gihari ntigiye mumbabarire nuko nasohotse mvuga umusaza arangije ati mana yanjye uyu mwana kuko uyu mwana mugihe nzamugire ne kuko baraho yabahakaniye ko nta muntu uhari nta muntu ufite tekereza bamaze guhakanira abantu ko nta muntu ufite wa muntu ahise yigaragaza ati wabibonye ibyo twakubwiraga musaza kubitwa ni kubabura icyo akora kandi arababwira ati rero reka mbabwire uyu mwana mumureke ngere mu njyana hari ijambo yababwiye nubwo sinzi nuko twabigize turi guhubagurika kubera ikirere cyahindutse yababwiye ijambo rivuga ngo nimuramuka mujyanye nkagegezamo mukantwara kuba mwanyica mu kimbo cy'uyu mwana muzamurekera ahangaha abenkagezabo hano muri make aba ari we nkezabo muzajya muza kubaza abo yahishe bitari ibyo ngibyo uyu mwana mumureke niba mutamuretse murware mu gice ariko uyu mwana asigara nkangegezabo kubera gusaza ntago ababyibuka nge rero babyibuka nuko barabyemera bati turakujyana ntago muzamukura ati ntago tuzamukura ahumura baramujyanye baramutaba bari bacukuye icyobo umwobo bari bamucukuriye umwobo we wenyine musaza wananiranye wigeze ngo intwari ihisha abatutsi reka tukwereke baramutaba basiguye umutwe hari umugabo w'interahamwe wari ufite power ukomeye cyane afite papa we nawe bakorana ako kazi afora umwambi agiye kugira ate kurasa muzehe nyine baramutabye baragira basiga umutwe afora umwambi agiye kurasa muzehe papa we aritambika ati umuntu wicakeza abonye turahangana igitero cyamuzanye ati ngeza abo mumureke icyo ashinjwa mukishyireho ariko kandi nawe ari mu bantu baje bamushoreye wumve yamana ibishaka gukiza umuntu umusaza baramutaburuye ariko baramuhondagura kuko yaje mu masaha y'igicuku nko mu masaha 8 akambakamba bamuvunaguye turagenda turamufata tumujyana mu nzu n'umukecuru we baramukandagura bakoresheje ibyatsi baramukandagura abagumye aho ngaho arangije nyuma baragaruka bagarutse nanone bansangaho icyo gihe bantwara ku mbaraga ayizekana nabo arangije arababwira ati yewe rero nababwiye kunyica mwananiwe kunyica uyu mwana muramushaka wiki igihe kigeze muri kwa kuhora muri za rwaserera zo kubona muzehe bahora bamujyana kubera yewe baraje bafata izu yaho yarari igice kimwe bafata izu yaho yararagamo barayitwika baramutwikira bamaze kumutwikira uwo munsi niwo nabonye ko ibintu bitoroshye ubwo nubwo nabitangiriye hagati ubwo ntabwo navuze kuko umusaza twabonanye naramaze guterwa iki cyuma aho hantu nahavuze sizi buri muzajya mutubabarira abadukurikirana kugira ngo ntibaza hari ukuntu umuntu agenda yibuka ibice inkuru uko yagiye akayivuga nayihereye inyuma cyangwa akayivuga yihereye imbere byose ariko murasobanukirwa araza kugira mbona n'umusaza ibintu mbona byadogereye tubona nta ntuza yo kubaho dufite umuntu yaravuze ngo tugiye i Kigali ngo twabaho ngo abari i Kigali nta kibazo bafite ngo ntago bicwa
ngenda nk'ugiye i Kigali mfata umuhanda wose ndagenda ngeze mu nzira asanga abantu bari guhuga berekeza hariya za Kamonyi buriya hari inkambi ukatujya hari inkambi nini cyane ndagenda ngiye muri ya nkambi ntazi ko ngiye muri ya nkambi nzi ko ngiye i Kigali ndi kujya n'abaguru ngera n'umudamu umwe yari ahetse umwana umudamu afata akaboko ndamubwira rero niba tugera kuri bariyeri babwire ko n'umwana wawe ati nta kibazo tugeze kuri ya bariyeri umudamu ati ndi kumwe n'inyenzi arambwiye ngo nitugera hano kuri bariyeri mvuge ko ari umwana wanjye ariko si umwana wanjye nguyu ni umusigarane nyuma baramfasha baratereye bakubita hasi ntangira gukambakamba nta rutege nkifite barangije bati mutware muri cya cyobo hari mutware muri cya cyobo nk'abantu bagiye gutemagura bagahita bajugunya mu cyobo ko bakugezaga muri icyo cyobo bakagutema bakakujugunyamo bamereza insoresore izo eshatu rwose z'ingimbi zirashoreye ziranjyanye tugeze kuntuza kuri cya cyobo mbona abantu bari kwinyagambura batapfuye neza abagore batwite bari kwinyagambura abandi bapfuye batemaguye amajosi ugasanga umutwe uri hariya igihimba kiri hariya muri urwo rwobo bageze nitegereza muri cya cyobo ubwo mpagaze imbere hejuru yacyo bahanyujije umwe araho undi araho undi inyuma hayi ndahindukira ndabareba imbere we niko tuvuze ntiwase mwambabariye tukubabarira iki ntabwo nzongera kureba imbere nuko tuvuze iyo mu mwobo gira ubwoba ndavuga ntaho wajyamo mpanga kwiruka bwari ubwa mbere mpanze kwiruka ubundi sinajyaga niruka kuba ndi kumwe n'interahamwe rwose naragumaga nkagumana nabo mu mbabare rwose nkaguma mbatera impuhwe ariko uwo munsi byanjemo kwiruka ndavuga ntahandi bwiruke baramwe ndeba imbere napanze kureba imbere nkuko naba nkuriye bakapanga kureba imbere kahindukira bita niruka ubwo nabipanze wa undi turi kurebana wari inyuma yanjye afite icyuma ubwo napanze kureba imbere nahindukiye gato akubita urwumva muri kwa kwiruka kubera ko yaruteye niruka abaye nk'uhushura agikubita abura uko akigarura kiguma mu mutwe ndakirukankana ndamanuka nirukanga mageze ahantu hasi mu kabande hirya nabasize ariko narabasize icyo gihe sizi Mukamurezi niwe numvise ngo wagerageje kwiruka mu Rwanda sizi ko Mukamurezi yari kunkurikira nawe utekereza kwiruka ugasiga abantu b'abasore uri umwana w'imyaka 7 ugasiga abasore batatu kandi babona ko bakomeye bafite n'imbaraga ndabasiga ndageragera ahantu mu kabande hafi y'ahantu bagira vetiveri zirazegaga ibitoki n'ubumenyerezo bakoresha hari gera muri vetiveri ahantu harakingoti nicara aho ngaho ndangije ndatuza maze gutuza sinzi uko nagiye kubona umutwe uraremereye numva igitotsi numva ndananiwe umubiri wose numva nifatiye umutwe uraremereye nawe si uremereye kubera iki sintekereza impamvu umutwe uremereye sinzi uko nagize nyakoze nyuma numvise uruntu numva ndashikuye nukuyemo amarasaravu menshi yenda kunshiramo ryama aho ngaho imyumbati umudamu arangije arambwira ati rero araza aramfata yabonye umuntu ugwaramye ahita abona ko yapfuye ariko abona ndacyatera kuka araza aramfata njyana iwe arazirika n'utambara afata n'uruzirikano kugira amaraso yo kuza kumeneka afata ikimuri ni amavuta y'inka akajya afata ikiko akoherezayo ikimuri dore naho wenda uraza ko kamera gato naho ngaho uba cyari ikintu kinini ntuarebe gutya uri kubabona iki cyari kinini cyane ubura cyari cyagutse ntugire ngo naka konyine rwari runini warangije right arangije kukubitamo ikimuri ahita afungiranamo na rwa rutambaro ikimuri kugira kitaza gusohokana n'amaraso noneho hahantu uko bukeye hahantu hagenda habora uko habora hakanuka hakaza noneho ibintu bimeze nk'ibishyira sinzi ukuntu hagenda nararagashima mu joro ryose kararashima kumva ni byiza kararashima ijoro ryose aho nihishe mu gihuru nkaba ndi gushima kumva ni ibintu byiza uzi rwareho ivunja buriya ni akantu kababaza ariko karyoha karyana neza iyo kakwinjiye neza karakurya ukumva aho urushima ukumva ni swing muri makeya nanjye nararagashima bugacya noneho sinzi ukuntu
nubwo naje gucakirana n'umusaza nyine muri ubwo buryo umusaza we yamugezeho arambwira ati wagushyiriyemo ikimuri yakoze kosa kuko nibuka akanda yarakanze haturumbukamo ikintu cy'ikinyo cya kinyo kimurizo urakizi kiba muri toilette kinini aha ubundi kugira ngo nduhuke neza najyaga narandibwa numva nshimama nkumva ntabwo naribwaga komuteri kuri umuntu aribwa akababara njye sinababaraga ahubwo numvaga ari byiza nkumva najumbamo intoki ngashima noneho umusaza agikanda haturumbutsemo urunyo runini rwangaraga gutya rw'umurizo biriya biba mu matoilette rusizi ntabwo ntabwo ibyo bintu sinarizi ko biriya bintu bishobora kwinjira mu mubiri niba ari nabonaga wenda ntabwo ari ikintu cyo mu matoilette ariko haturumbutse ikinyo kinini kinabyibushye numvise nduhutse sinongeye kubarashimamo umusaza akajya afata icupa rya penicilline kuko yaraduhishe twari abana 4 harimo n'umudamu umwe bari baratemye hano ndaza kubabwira mukuru yawe uwo mudamu abana uwo mudamu yari afite ikintu kiranga we yamenaga icupa ryose rya penicilline noneho jewe akamfata penicilline urayireba akamenamo agacupa hagasigaraho gadukeye ubundi yarangiza akapfukaho igitambaro penicilline urebye niyo yabirangije haragenda haruma harasubirana hamera neza noneho umusaza ubwo twagarutse ku musaza rero umusaza nabonye ukuntu bari gukomeza kumuhiga bahora bamujyana bahondagura bagira gute mfata umwanzuro wo kuva iwe bavuye iwe ndagiye ahantu bita Imbati ngeze Imbati ngeze ku mugabo igihe nagiye gusaba ibyo kurya ku mugabo ejo bundi nabo bamukoresha ikiganiro umugabo aranyakira wese turarana n'umwana we mukuru wari mukuru bari no mu gisirikare witwa Joseph turarana ariko barara bakanuye bafite ubwoba yuko bashobora kuza bakantwara arangije turyamye burakeye baratetse ndariye arangije arambwira ati rero ibintu byo kujarajara ujya hanze simbishaka angumiza mu nzu bukeye burira bugeze nimugoroba ngatarasa nkajya hanze nk'abandi bana noneho umugabo ndangije baje gusaka umunsi umwe mpita ntarabukana bacika nabona bacika naharaye nka 2 niba atari 3 ariko ahantu nagiriraga ibihe ntago nahavaga naragendaga ariko gashiki kanshigura nkagaruka ubwo sinzi ukuntu nahagiye rero bumbura ati nimugoroba ndagenda nk'ibi bijumba nk'icukura imyumbati nkirira ati kumanywa nkirirwa niryamiye ati ubu ndamenyereye hano ni mu rugo twigumanira aho mu gihuru ariko ngeza igitekerezo nabubwira none kuguma ahantu hamwe ahantu bashaka kuzahavumbura bakadutungira intoki twe twamaranye iminsi 2 ugasanga turageze baratwisha umudamu ubukobwa arangije arabyumva atari kuzi ko ibyo uvuze ari ukuri dushaka ikindi gihuru kuko ikibono naho giciyemo inzira nyinshi ugiye gucukura ibijumba hari igihe uca ukabuhaciye inzira ejo washaka kubuzajya kwicukura ukanyuraho ukabuhaciye inzira ejo ukabwanyura ukaca inzira rero izi nzira ucamo bazageraho nabo baze bazinyuremo reka ikiza dushaka ahandi iruhande rwa padiri hari agashyamba gahari kari ku Gisenga twihishaho bukeye bwaho tubona ishyamba ryaho ntago ari ryeru turahava tujya munsi yo kwa padiri hari ibihuru byinshi n'amasaka menshi tuguma aho ngaho noneho igihe kigeze tukajya duhegera ku masaha y'umugoroba tukazamuka ku murenge cyangwa se yari komine Mugina tukagenda kwigira muri komine twirarira muri komine ku manywa tugahita saa 11 tugahita tugenda tugasubira muri cya gihuru ibyo tubivaho tukajya tujya kwa padiri harimo ibitanda imini kwa muganga centre de santé harimo ibitanda harimo matera tukagenda twiryamira bugake noneho tukagiye tukabona kujya kwihisha ku manywa kuko ku manywa iyo tuhagomba ku manywa bari kwadusanga bakatwicira twagenda nko mu masaha ya saa 11 haza kuza rero umuntu bita Manuel wundi namye mvuga cyane aherekera mvuga uwo mugabo adusanga aho ngaho ari kumwe n'abandi bari ku irondo cyase ku mutekano araza aravuga ati rero uyu mutekano bariho ni igitero barabatwara babice muze ajye kubahisha
kagabo rwose bita Manuel karadufashe turi babiri umwana w'umukobwa aravuga ati ni musaza ko twegera kumushikira musaza ni mushasaza wanjye ni mushiki nanjye ni mushiki we ati rero rwose niba ugiye kuduhisha urakoze urakabyara tumusabira imigisha adutwara mu masaha y'igicuku mu masaha 6 z'ijoro atujyana iwe hepfo umanutse abazi kumugina usa n'uwerekeza imbati naho kagabo kari gatuye tujyayo twinjirayo kuri uwo mugabo muri ayo masaha turinjira mu nzu arafunga nibyo yari agiye kuduhisha ariko tugeze mu nzu twibereye muri aho yari yadusashe tugomba kuryama yafashe ibishogoshogo yabirambuyeho umusambi aho ariho tugomba kuryama nuko turyama aho ngaho ariko arangije nkashize nk'iminota 30 afungura urugi n'icumu rye ararizana aravuga ati wowe ngwino umwana w'umukobwa ati we ngwino umukobwa ndamwise ko turi kumwe hano waretse tukaba turi kumwe kuko gena ntago wapfuga kumukoraho gutyo gusa nubwo tukabaga turi mu bihuru amutwaye ndavuga nti okay aravuga ati reka ngene numva icyambwira aragenda umwana yari akerebutsemo aramukurubona mwijije mu cyumba hakigerayo ngira ngo nibyo agiye kumubwira wenda ngiye kumva numva akubisemo icya kintu basunikiragamo iki hari ukuntu bahitaga basunikiramo akantuza akantu kakakare ngiye kubona usizemo agakara umwakobwa ati se kufunza urugi kubamagaye ngo zumbwire nkabona ufunza urugi ibitekerezo by'umwana w'umukobwa yari afite n'uburyo yakubwiraga hari ukuntu ajya akabwira twishisha mu gihuru akambwira ati umva rero buriya Suzuki ati buriya hari ikintu utaramenya buriya yewe buriya nkabura agiye baje nko kugica batuvumbuye nka kuriya batuvumbuye ati yewe ntago banza ati yewe ntago nabasaba imbabazi tijya nahita mbabwira ntibagire vuba ahubwo bari kundindira ati kuko burya iyo ugiye kubasaba imbabazi upfa nabi ati kuko bagiye kukwica bakwica nabi icyo bitekereza imbabazi uri gusaba atari byo baje ukeneye ubaha ijose kurema rimwe ariko ntuhuje kubona urutebe kuko icyo yagamije kunkorera ntamuvurye kandi nanjye ntavunitse nta mamazi ntasaba zinobwa nawe mukobwa yabati ntababazi wabasaba ntigewe rero nsaba imbabazi ntubureba nigewe rwose y'abantu ikintu rihutira kubabwira ko nazongera gutazongera iki wakoze iki hari cyaho ufite gituma usaba imbabazi aba bagiga nawe ko se ko mbasabye imbabazi ngiye ko bazima bakabona urakayinja bakabona urakana ntiganye cyambere ndi umukobwa uko narazi ubwenge imbabazi nasaba zose zaba ari z'ubusa n'uwazimpa yazimpa afite icyagamije urumva ubwo bwenge nta wampa imbabazi rero kuko azimpaye yazimpa akagirira inkoni sawa abana n'umugore yazimpa nkamera akazimpaye ariko umugabo yazima yarangiza agakora ibyo yashatse gukora yari afite umukonkorera ariko ntiyazima kuko azimpaye wowe rero barakureba bagura igitesi simba numva iyo turi kuganira cyangwa iyo nkubwira ngo tujye gukura ibijumba ukuntu ubwira ngo ntabwo wamenyera ibintu byo mu uhura ubutesi uwo gutuma utakubona akakubonamo ubutesi bazajya bagufata bavuge bati n'ubundi aka ngaka si uyu nguyu turamwica ngo yaradutera umwako ibyo nuko ariko njye siko byagenda umenye ko uri umuhungu njyewe bashobora kutanyica pe ndabyemera ariko bakanyica nabi kurenza uko bakanyica niyo mpamvu ntasaba imbabazi ahubwo nababwira kumputira kunyica Manuel hashize iminota 30 ubwo nagarutse kuri Manuel ngiye kumva numva umwana atangiye gutaka arasakuza nari kumufata ku ngufu yego uwo mukobwa iyo mugezeho ubundi icyo bita kugwa kaho yamurongoye ijoro ryose yashyiramo pause kabi iminota nk'icumi 20 umwana w'umukobwa agera ubwo amubwira ijambo ataho kugira ngo komeze unyice urubazo gutya mbabarira unyice kuko yari afite icumu ku musego umukobwa yajya gutaka akamubwira ati ndakwica akamugera icumu umukobwa agahita atuza kongera agaceceka akabati ntago nongera akakirari umukobwa bimurambi ngo masaa 9 n'igice gutyo zakoma aravuga ati aho kugira ngo komeze unyice urubazo gutya
noneho ndagusabye nyica ariko ndi guhondagura urugi mbwira uri kumuhora icyo uri kumugira sinarizi ibyo nta kintu nari mbiziho numvaga ko ari kumukubita nuko nari mbizi ntawe ikintu uratekerezaga yabuze ijambo ati umusaza wa icecekere byihorere ibiri kumbaho ntago ndi gukubitwa ndi kubabazwa ntabwo ndi gukubitwa ndi kubabazwa ikibabaje ni kimwe ntanudariho arahari sinzi wenda niba yarapfuye ariko nzi ko ahari nagiye mfite muri plan yo kuza akagirira nabi kandi nari kubikora nagiye mfata parenti ndabivuga mu byumve byarabaye abo twabanye mu gisirikare bo barabizi intambara yabayeho yo kugira ngo bihagarare narwaye hahamuka ritari ribyambayeho narwaye hahamuka y'uwo mwana w'umukobwa niwe warwaje hahamuka mu buzima bwanjye mbaho muri freedom ariko iyo ngeze kuri uwo mukobwa ngo akaho abaho ubuse wabaho byageze mu masaa 10 aramurekura aravuga aratujugunya hanze saa 10 z'ijoro za mu gitondo atujugunya hanze turasohoka tugeze hanze ngenda nkurura umuntu ariko tugeze bizi icyo kizwe na paratuni cyangwa se paratuni bigizwe n'abantu 30 cyangwa 40 baraje kugira ngo batwice cyangwa se bamwice umwana byumvise aravuga ati rero yumvise amafirimbi ati wowe wirukanke n'ubundi nge namaze gupfa nta gisigaye kuko naje nkurura ko yaranushaga ibiro ndi umwana sinubasha kugira mu nzira nono ya maraso ko nyine nkurura amaraso aza mu muhanda bo baza bakurikiye amaraso mu gitondo abyumvise atiruke ndagenda nihisha hafi mu gihuru ntago nagiye kureye kuko yarambwiye ati n'ubundi napfuye yewe nta gisigaye kandi baza aho kugira bakwiceho gifite imbaraga zo kwiruka genda hafi mu gihuru cyari gihari tisha baraza bamugeraho aho kugira bamwice nk'uko bari byari bibazanye bafashe barongeye baramufata bamuzirika ku giti bazirika ku giti barazirika amaguru hano inyuma bazirikana hano inyuma ndaraza mbireba n'amaso yanjye ubuzima bwanjye nari ntarabona ubwambure bw'umukobwa barazirika bahande kabisa bararongora biva inyuma bariyongeza aho kugira ngo bamureke rero agende bafata igiti baritwaje igisongo uko akimeza kwa gitandaraje aho kugira ngo bamwice cyangwa bamuteme birangire bacisha mu gitsina cye cya gisongo gihinguranya hano mu kintu barakomezaga basunika bakubita mu rutugu bakubita ku rutugu bagenda bakubita za ndirimbo zabo nyine zinduru ndasakuza ndavuga ni mu mwiciki nanjye barafashe barahondaguye basigaho bazi ko napfuye baragenda aho hantu ntavanywe n'abantu ntazi baratwara kajya banyoza amazi y'ibyatsi bari bazi ko njye narangiye ko bankumpondaguye za ntampungano mu mugongo barakubita bazi ko narangiye basigaho umukobwa rero apfatyo barikorera barajyana ikibabaje bana nubwo mu kazi hari igihe nakoraga ntuza ibintu nk'ibyo iyo nza gutegwa amatwi ari kuruhuka mutima ariko kumugira hibereye ibintu sinzi abari babishinzwe baravugaga batatu nihahamuka bari baradufashe nk'abantu bihamuka uriya nihahamuka ibyo avuga ntabizi yari umwana ntabyazi nkavuga umuntu abanyuraho agiye guhinga nkavuga umuntu abanyuraho agiye mu isoko nkaguma mubona mfata icyemezo mva mu kazi hano Kimihurura niho nakoreraga byarabaye ibyo mbabwira mva mu kazi mfite icyuma barioneti nari umukomando ufite ubushobozi bwo kuba namwica nkoresheje amaboko ariko naravuze nti reka nanjye mwica nawe ngezeyo ndamubura kuko nakura icyo kintu umutima wanjye cyo kuzagera kuri Manuel
mu kazi nabaye icyo bita absent ku muntu wabuze mu kazi, banyanditse absent iminsi nk'itatu ngogereye Emmanuel, sinzi bamuriye akara ntiyagaruka. Umugabo umwe muri babandi navuze nawe witwa Emmanuel, ariko Emmanuel babite na Emmanuel mu Kirundi. Emmanuel niwe wagira inama arambwira ati n'undi uriya yararangiye, n'undi umupfu wigendera pagasa umeze kuri yasura umwihorere. Izo nama nizo bangiraga. Reba abantu bari kungira inama n'uwambishe yangiriye neza, ndavuga neka mpfe kumwumvira. Kamwe nagishije inama wari inshuti yanjye mu ofisiye, ndavuga nti mfite gahunda yo kuzica umuntu, igisigaye nzafata grenade cyangwa mfata imbunda agende bibura mwice nabi, nifata imbunda nzamutobagura, nifata grenade nzayimutera wenyine mushwanyaguze, niba ari icyuma nzamutobagura umubiri wose. Ubwo bugome nanjye nduhuke, ni kuko ndarushye. Ati se bimeze bite? Ndamwicaza mu inkuru yose. Mugabira mubabaza arangije arambwira yari yamaye na gahunda yo ko tuzajyanayo akamureba, akaba yakwinjira mu buyobozi, uwo muntu uri kwidegembya hanze bakamufata. Ariko njye narize mbivamo ni nubwo mbivamo kwanga wa mugani inama musika yangiye yariyo habati niwica umuntu bazagufunga, kandi kuko ndabireba ikiza tuza byari birimo ruswa, biriya bintu ngo byari byuzuyemo ruswa ndengakamere. Hari abantu babikiremo bazanye amada bagize gute bubatse amashato hejuru y'amaraso y'abana b'Abanyarwanda, ugasanga umuntu ngo muri sikape cyangwa ikintu hari agira ashinzwe hari agomba gukurikirana kikaba icyo ngicyo, ahubwo akumva ko agomba kuza mu gihuru cye. Ese bari abapfuye ubwo nta gahinda bari guterwa? Kafuta umwana w'umukobwa nk'uwo wishwe muri ubwo buryo, warangiza ukajya gukikira uwabigenje gutyo, umuntu ngo nihahamuka. Hamuka se unahamutse ku buryo nibagirwa kuki nahamuka ngo nkuremo imyenda nirukankize ubusa. Iryo hamuka ritambara ubusa agakora ibindi bitandukanye, iki kigaragaza iryo hamuka. Iryo hamuka reka tubyemere, ariko se koko birarangiye ibyo ngibyo tubiveho. Banigarukiye aho ngaho maze gukira, banigarukiye kwa muzenkeza wa musaza, kuko niwe muntu nabonaga ahandi hantu maze kuhagira ibibazo byinshi. Mu gihe ndi kwerekezayo hari ni mugoroba, mfatwa n'umugabo wo mu Kirundi ukire cyane, ari interahamwe ikomeye ihagarariye izindi, aramfata ku kagoroba ajyana ku cyobo cyari munsi y'intuza, munsi ikirihari barakibetonye, nabonye barakibetonye, ajugunyamo nsangamo uwo mudamu, nsangamo umudamu umwe wari utwite, nsangamo n'undi ariko undi yari mu marembera, kuko nta nubwo yabwije yahise apfa, harimo turi nka batatu. Umudamu atwite aza gufata neza umwana ava mu kondo, niko nakurize mbizi kikubona ngo mukuru uwo twari kumwe yatereka kurura hariya, kuko yaratakaga ngo banamutemaguye kurura kohereza turakura, nakura nkumva biranyerera, nkakura nkumva biranyerera, nawe agakurura, turafatikanya turakurura, umwana bageze hanze yarize rimwe birenduka, nakwindi nk'ingobyi ubugu n'ingobyi, hakurya sinari harangije ati umwana wanjye yego kava, umwana wanjye agiye gufata umwana, yarize rimwe ahita apfa. Oxygen yonyine yagombaga kumwica iri hasi mu cyobo, yagombaga kumwica. Dutunzwe n'iki? Twari dutunzwe n'ibishishwa by'ibijumba, nibyo byari bidutunze aho mu cyobo. Gute nabwo rero, kubera ko icyo gihe ibyo bijumba byari byeze mu Kirundi, cyari kimoteri batagamo imyanda, bamaze guhata nk'ibijumba bagiye kujugunya mu kimoteri, cyari kimoteri cy'imyanda rero bajugunyamo imyanda iyo mu rugo. Abana bari mu Kirundi batumenyeho imyanda, ubu rero n'abagore batumenyeho imyanda, batunyaye hejuru, batuneye hejuru, umuntu yarabyibagiwe, turabiba tubizi, ariko ntabwo bizadukuraho kuba bamwe. Umutima tubane tugire gute, ariko nimuzajya mwumva ntowe byibura nkavuga iki kintu, ntihakagire ugira reaction mbi ngo abone ko hari ikindi kintu ntacyo cyane n'iki nkubwira uri guteka kandi nguragiriza aho ngaho nkaruhuka. Rero ntakagira umuntu ubyumva ajye gushyiraho ibintu by'ibikomantere bibi ngo wumve yuko afite, wumve ko mbese
hari ikindi kintu agamije ntacyo ko twariyubatse twarakuze twabaye abantu bakuru dufite ko tubayeho byiza twamenye ubwenge twavuye mu ngenga bitekerezo ko twari tuyifite ntambara ikirangira ubu umusaza yakoze akazi kumvaga yuko byibura ku munsi byibura mu cyunamo cyarabaga tukumva ko byibura tugomba kwica abahutu 30 ariko ntitwabikoraga byari iyo myumvire ariko se ubu ngubu hari umuhutu dufite hari umututsi dufite imyumvire ihari ni ugukora ukiteza imbere imyumvire ihari ni ukubaho ukaberaho n'uriya utariho uri kuvuga umugabo wadutaye muri icyo kinogo ni nawe wadukuyemo twamazemo 2 weeks araza dukuramo yoherezayo ikarayi hari amakarayi ya kera ubu nta kibaho sindayabona ikarayi yabaga ifite imikono 2 sizima buyizi yoherezayo ikarayi none ko mudamu wari wabyaye we nta nige yari afite turamufata tumutereka ku ikarayi niwe babanje kuzamura ubwa kabiri bagarutse undi nawe izara yari yamukubise yenda gupfa ubu yari kutwica bwari mu rwego rwo kutwica kudukuramo yararebye abana bajyaga baza nimugoroba bakaza gusukano habamo abantu bagakomeza kujya bateramo nk'utubuye kibuye kajya kuvuga nk'intoshi kwikubisa mu mutwe kajya kuvuga nk'ibuye mu mutwe abana tukajya tubumva hejuru tunabara ko cyari icyobo kigiye gifite amakorosi ntabwo wapfaga kureba ngure umuntu uri hejuru ariko hari igihe wagira gukuba umutima ugiye guturika kubera oxygene none turangije aza koherezayo ikarayi adukuramo twese akurikizaho ngo yarashonje cyane yohereza gena ifite ubwambuga none yabikora kabandekemo we ngasigaramo nyene nifite abantu turi kumwe ariko aza koherezayo ikarayi nanjye nicaraho aguramo akinkuramo mediatiri nahise nirukangira hepfo ko ha mugabo wita Manuel ngira ngo apishe hakaba umugabo wita Murundi yari yaranze yari yaramenye ko hari umututsi Manuel ahishe akajya abwira Manuel aba mu Kirundi ni ufite umwana w'umusirikare ntago ari Manuel wa undi wankoreye bya bindi ni babiri batandukanye hari uwagiriye neza hari n'undi wageze noneho akajya arabwira Manuel ngo nyamara karagatutsi uhishe tuzabonana none sinzi ukuntu yaje kumfata nicaye hagati y'ababyeyi bari mu nama arabarati Murundi araje nirukanse Murundi barancakiye ajyana ku mwobo wari uharagiye kunyica undi mwobo uri hafi y'amashuri nabonye waragize amashuri ariko ibintu by'iki gihe hari amashuri barambwiye twe kubivuga hagiye ibikorwa remezo kubera siki hari amashuri hari icyobo cyari kiri hagati y'ibiti bya gereveriye ejo muri turiyo na babanyamakuru ngo rana ngo hagiye ibikorwa urese ibikorwa remezo bikuraho icyaraho ibikorwa remezo urumva bya uretse ko batagize menya barakiberekeye ntago bagize ntago bakora iryo gosa icyo bagishobora kuba kiri ruhande rw'amashuri ako cyari gihari ajyana agiye kubinema ngajugunyemo icyo cyobo cyuzuye amaraso y'abandi batemaguye bakajugunyamo cyo cyari kirekire ku buryo utapfaga kurebayo yewe cyo nakoze angejeje nambwira wambabariye mu rwambare wo kabyara ngo ndakwiciye umunsi niwo wawe wanyuma widegembye hano muri Mugina ko nta soni wakavaburayi we rwose ni Murundi wambabariye ati mva ashyira umuheto hasi yari umuhanga w'umuheto cyane arasaga umwambi cyane Murundi icyo kintu yarakizweho arangije ashyira umuheto hasi afata umuhoro kuko icyo cyobo bakujugunyamo bagutemaguye bajugunyamo buri gace agiye kujugunyamo agiye kuntemagura yahereye ku kaboko dore nguyu muhoro se sinzi niba uri kububona nguyu uri kubona aratema agiye kubitana bwaye baba we umuhoro warangije ndawumva amaraso baramanutse hano hose buze basa akaboko kose kaba mutuku yaba we ndagije mbagize ubwoba ndahetse nirukanka ndamugirishikuje niruka mu barandiye niruka yigera hepfo gatoya naratsikiye gatoya tsikiye mu kinogo urwara rusigara do ureba hano ntazarangira naratsikiye urwara rusigara mu kinogo kubise mu kinogo urwara rutarusigaramo ngicyo ukikinifu ntugira ngo nuko urwara rwanye n'ububaze uru ni urwa kabiri urwara barusigaye mu kinogo ndakomeza niruka
ndakomeza nirukanyiruka akajya atamika n'umwambi akajya atamika akarasa nkakwepa ugaca ku nsina umwambi ugakubita mu nsina nakoraga zigzag kuriya nyine no kurwana mu gisirikare bimeze buryo iyo ushaka gukwepa isasu ntabwo ugenda straight iyo ugiye straight barakurasa ubundi ugenda ukora zigzag yanjye rero yari ya kera nayikoze mu nsina akarasa akarasa aho mvuye nkakorana akarasa hano akabarasha aho mvuye nuko Burundi bamucitse ryo ariko ngeze ahantu nari nihisha ahantu mwikawa niba hari ikintu cyandiye kikambabaza uzi ko iki cyuma cyarankomerekeje ariko nticyandiye iki cyuma cyo cyageze imbere cyane kiranakomeretsa cyane ariko hari igikomere kibaho ariko ntikikurye urwembe rushobora kuguceba ukababara cyane kuruta umuhoro wagutebye ntubabare niba hari ikintu rwarandiye n'uyu muhoro byarandiye ku buryo ntaryamaga ngo nsinzire ubwo mba nirukanse nkomeza hakurya za Mbati nkigerayo mbaguye mu gico cy'abantu wagira ngo noneho uwo munsi wari umunsi w'imperuka wanjye wa nyuma nshakira n'abagabo bavuye gutema abantu bafite bari kurya ibisheke bicaye ku kirundo cy'ikintuza cy'amabuye kuko kiriya kirundo cyaba kiri hariya cy'amabuye bicayeho bari kurya ibisheke nahije mbagezeho ndicara basaba ibyo kurya basaba igisheke ngo bampe nirire igisheke ntabwo ariko none agiriye amaraso ava ndabwira mwambone mukamba agasheke ko numva rwose mfite ubundi kubaho kwanjye n'Imana yabigereye nta muntu wigeze abigena bagandagajeho n'imihoro n'amahiri n'amashoka bavuye kwica babagira mu magasheke numva nshonje meze nabi ni Murundi uzi ibintu yarankoreye ntangira kubarega kuri mwene wabo ntuzi ibintu Murundi yarankoreye nireba ibintu ankoreye n'ukuri kw'Imana basekeye rimwe baratembagara bati se mwokagira nka bati nguyu koko tumukorera iki reba ko aratwizaniye ari kutureka kuri Murundi uyu tumwice dukora iki noya we nimunyice pe nimunyice nirebye Murundi yarankoreye mwe mwaba mumariye iki ati umwana mumuhige haza mugenzi ati muhe umwana igisheke yirire ati se ubu ushonje ntidashonje bajya kuzana imyumbati n'ibishyimbo na voka bazana mu rusorori bashyiraho batirire sha bicaye bari kundeba bansetse batembagaye baba ibyo kurya ndirira agasheke nihekengera rwose nangije bati rero niwongere kugira abantu wizera turabona ufite ubutesi uri kuturega kuri Murundi turi mu kazi natwe turi kwica abatutsi kandi uri kuza kudusaba ibiryo abantu bose uri bugeraho bose bateraniye ari abagabo bameze gutya ubirinde ujye ubahunga barakwica ubu turakuretse we wigendera ugwe ku bandi igendere mfata umwanzuro ndagenda maze kwirira nihagiye ndagenda ubwo nibwo nakase nerekeza hehe Imbati kwa Murehe hafi no kwa bamuzegezabo ko niwo muntu nanize niwo muntu wankoreraga ibintu katinda aho ngaho byibura nkamara igihe kinini hamara iminsi yibereho neza nkasubiza muri wa mwo sideri zirangira batarawuvumbura bakajya baza noneho zigeza kugira ubwoba ko bazawuvumbura yarampishe nyine narasubiyeyo ndongera ndijyana nagarutse n'ururwara rutarimo aramfashe noneho urebye ibyo bankoreye kuzara birasekeje ruguru none bamfashe ndiko none agena acumbagira ati se kucumbagira nashatse kwiruka biranga noneho urabona urwara yo rukoze mu cyatsi sinzi niba ari umuntu wakutse mu urwara ubyumvira mu gihore urwara iyo rwavuye ukaruka cyatsi akatsi akangaka kugira ngo gakure kurwara ye baba waye bagukubita icyuma hafazaraho kugira ngo akatsi gakore kurwara noneho banyirukankanye sinzi ukuntu icyatsi cyakoze kurwara mba nicaye nicana muri mana yanjye we ndahije amaguru babangezeho bageraga nko muri 40 bari benshi cyane ati si wewe kwageza muri tugufashe ni mu ndebero ururwara nari meze nk'umukomedi ni mu ndebere n'izina ry'Imana ururwara rwanjye reba ni mu ndebere niba nta maraso avuye bati turebe urwo rundi se barangije bati turebe urwo rundi umugabo afata icumu arangije ati turebe urwo rundi wa gicucu pa takubita muri urunguru tayari gumena nataka muzinura arayije ashinguzamo urwara ruvuyemo icumu do
atahati si urwara washakaga urusu rwa kabiri inzara zombi noneho baba zigize ingoroji ari ebyiri baba zigize ingoroji mbanatuje nangije bati noneho rero zigiye kujya noneho ibyatsi noneho bigiye kujya bigira mu nzara ebyiri noneho ubure naho ukandagiza barangije barambwira ngo tugiye kukureka ugende werekanyeza ibyo tugukoreye byo kutuzanaho ubutesi ngo bw'inzara inzara suraza n'iby'inzara iki barangije baramfata barabati subira kwakeza umwereke ibyo tugukoreye unamubwire ko niyongera kuguhisha tuzaza tukakwica nawe tukamwica usubirayo ndamubwira muzenere ibyo bankoreye arangije arambwira ati mbara nkubwire nuko ujarajara kwawe emera hamwe ujye uguma muri kiriya cyobo nagushyizemo nguma hamwe ndatuza ubwo sinzi ukuntu inkotanyi zagiye kuza ko zaje twagiye kuba twumva urutindo rwa Busoro ruraturitse aribo baje noneho muzehe arambwira ati rero hari ingabo ziturutse mu ijuru atari ingabo zoherejwe n'abamarayika akunda gusenga cyane kuko umusaza hari indirimbo yakunda kuturirimbira nijoro uriya musaza nako gasa nukuri njya mbona hari ibiganiro mukora mugashyira muri ntuza ngo abantu ngo umuntu ugasaba umuntu nabo situation arimo there is not good so ndareba nkabona yatwicazaga muri salo nijoro akacana buje yarangiza akarambura Bibiliya akadusomera ijambo ry'Imana yarangiza akatubwira ngo mbere yo kudusengera hari indirimbo yabanzaga kuririmba nafashe igitero kimwe n'uburyo yaririmbagamo nubwo arabanza arayitwigisha nge n'abo bana akajya dusengera buri nimugoroba mu gitondo ndayibuka avuga ngo ugumane ko bugiye kwira haje umwijima mwamugumane nubwo bagenzi banjye basiga mwabanye nyine mwamugumane muri iyi si byose birashira nta munezero wabana gato nta kidapfa nta kidahinduka wowe udahinduka ungumane noneho akatubwira ngo iyo ndirimbo nuzaba uri mu hariya naguhishe ujye uyiririmba ku mutima ntukayature ngo uyisohore hanze batazakumva ariko ujye uyiririmba ku mutima nijoro uyiririmbe mu gitondo uyiririmbe izagufasha niko twabigenzaga uko niko twabikoraga tugashyiraho indirimbo nijoro akaturirimbira waba ari wenyine yagushyize nkara mu gihuru ukagenda waba uri mu gihuru ukayiririmba uri wenyine ku mutima nta muntu akantu yababwiye ngo ingabo zivuye mu ijuru yego yakunda kutubwira ngo hari ingabo ngo zatoranyijwe ngo z'abamarayika ngo Imana ngo abamarayika ngo bohereje ngo zatoranyijwe nuko akundaga kuvuga ese nizihe ngabo ngo ari ingabo ngo z'Imana ngo yohereje ingabo ashaka kuvuga ni inkotanyi byaranabikubitiwe cyane kuvuga ko ari ingabo ngo bamarika ngo bohereje zigiye kuza zigakora zingabo ziriho ngo zizana ibintu by'imyumvire ngo gushyiramo abantu ubuto n'ubututsi bagiye gusengera ko yafataga urugendo akazenguka igihugu bajya kugira gusengera abantu ntabwo ari umuhanuzi ni n'umudive buriya atangiye kurya inyama ejo bundi yari afite n'imyumvire witandukanye y'abandi ngo kurya inyama we ni icyaha ikiremwa ni gute kiremwa gihumeka ukirya iyo myumvire yari afite urumva ko we kumva ikintu gihumeka kigomba kugira ubuzima niyo myumvire we yifitiye n'inyama nabonye ejo muri arazira ariko mbere ntazo yaryaga ubwo rero umutampera ariko basigaye zirya so rero arangije izo ngabo nza kubaze izo ngabo nizi ngo hari ingabo aba bita inzoka aba ngizijije wababwiza ukuri bababwiza gukuri hagiye bamufataga tubwo bujije mufite iyo myumvire mufite izabakamukamo hari ingabo abamarayika bohereje zigiye kuza zikabakoraho ati kandi bahayimize ni umusaza utavugirwamo izukura aho ngaho ati izo ngabo ni izihe izo mwita inzoka izo nzoka tutarabona zinyerera ngo zigende mu ishyamba zikururuka izo mwagiriye ubwoba da kw'inzoka icaho uyibonye akayikubita agahanga ariko muri kuzamamaza izo ngabo rero zoherejwe n'abamarayika ati nizihe se umunsi mwe yabivuze ibyo bamukoreye ni bubizi avuga ngo ni inyenzi muri kuvuga ni ingabo zoherejwe n'abamarayika icyo kintu agakunda kukivuga ariko ntumvaga ari ugusenga ko sinatekerezaga izo ngabo izo arizo iyo myumvire rero we yarayifite cyane inkotanyi zo zaje arangije ikiraro cya Rwabusoro kigera nibwo yavuze ati zangabo
nabwiye ba bagabo nibahame hamwe rero sasa ziraje zije kwigaragaza ntabwo yeruraga avuge ibyo ari byo. Ubwo rero bimukimara kugera gutya nibwo twese dutangira gutandukana nawe zije kandi amasasa birukanga ndahunga mu buryo bwose bushoboka. Noneho ariko mpugira hafi aho muri aho ngaho ntabwo nagiye kure. Noneho sinzi ukuntu byaje ku byabaye nk'aho bafata Mugina yafashwe, abasirikare bari ruguru kuri komine, abandi bari hirya za Bibungo, agace bagafashe kose. Nibwo nafashe umwanzuro nsubira kwa muzehe. Noneho harangije abasirikare baza kunshaka, imini baza niwe ari we wagiye kubivuga, sizibuka niba wagiye kuvuga ko hari umwana wabo uri hariya bagomba kuza kumufata. Abasirikare baje kuntwara kwa muzehe baranjyana kubera ukuntu nari natari bandikize. Abasirikare barantwaye, haje umusirikare usore mwiza cyane arabonye nabwe nete kuko abantu bose n'abatereye ikizere n'inkotanyi ikizere kirabura. Barantwara ndasimbuka imodoka, narasimbutse barantwaye banshyira mu modoka, banyumvisha uburyo bagiye kumfata neza, banyumvisha ububamba ibinyama narya, inyama naherukaga muri rimwe inyama nirira zo mu bikombe, amata nanywaga amata, nanywaga amafanta, nanywaga icyo nashaka cyose. Baracyema nawe kubeshya kugira ngo babone uko banyica. Nababonye abantu bose narabonye nkwambutse kugira ubundi igihe nasubiranye, nagiye gusubirana hashize igihe kinini kugira nongere mba umuntu utekereza nkumva ko umuntu turi kumwe ari umuntu. Bangejeje hafi yo mu Bibungo turi kujya banjyanye aho batwara abandi barokoye. Simbuka imodoka vamo nambuka ishyamba, umusirikare umwe nabati yo ati disi kiburi ikizere ati nimumwirukaho. Bafane bari kwa ati nimumwirukaho, ati n'ubundi arasubira hahandi ko nta ari busubire kandi koko narakazi ndagera nisubira kwa muzegeza muzatize kandi kugarutse. Ariko urabona bari abantu baje, ubona batantwaye kunyica, ubwo urabona bari abantu ari mwe bafitiye ku buryo uwo wavuga ngo urabandeke ngo bantware. Reka dutegereze izo nkotanyi niziza barizo zizantwara. Ati kandi abagutwara inkotanyi abantu bantwaye bambaye igisivili kandi bazaga guhiga gusaka hano bari bambaye igisivili, nabwirwa n'ikikaho inkotanyi zintwaye. Aba bantu nta kizere mbafitiye. Muzehe ngo twirariraho bukeye hashize iminsi 3 bagaruka kumfata nanone. Noneho bagaruka bambaye uniform kugira bamikizere. Baraza banjyana ku ruhande baranyigisha, baramumuriza ati turashaka kuvura, turashaka kugira ngo ugire ubuzima bwiza, turi inkotanyi, turi abatutsi, ati humura ntabwo turi abahutu, ntabwo turi intera. Mbese bajyabaye ubusobanuro burebure kugira ngo baje kwakira ko abantu barwaye atari intera hamwe, atari abahutu. Nibwo nabashije kwiyakira no kwakira ko amaboko ngiyemo atari amaboko y'ibibazo. Ntabwo narizi ko izuba rizarenga, nta nubwo narizi ko ukwezi kuzamurika. Kuri jewe ntabwo byari kure nk'ukwezi. Narebe barantwara aho batwaraga abandi mu cyumba cyiza we, ndyamira matera, ndaryama ndasinzira, bakajya baza gucekega buri mwanya ko ibitotsi bitantwaye. Nkabyuka nkabyukira ku nyama, mu gitondo nkabyukira ku cyayi, saa sita nkaba ndi inyama. Navuga ni ziri inkotanyi koko pe. None mu gitondo bakaza bakanganiriza bakantwara kuko twabaga hari ibyiciro by'abantu bari barahambutse batari mbese batafite ikizere, bacyumva bari mu ntambara. Kuko jewe ntabwo nubwo byemeze gutyo rwose kugira ngo nzabashe kumenya ko inkotanyi zaje, byagiye kunzamo kubishakira hashize igihe yibereye mu bwihisho. Ubwo rero maze kumenyera ko arizo biguma gutyo, bapanga uburyo bwo kutujyana kutuvuza kuko nari narakomeretse. Buri hari ibyo ntababwiye, ntababwirira kuri kamera nakorewe, uretse ko nkorewe yaranapfuye. Ariko nta kibazo kirimo, burya kuvuga ibyabaye si ikibazo, ntago ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye isoni. Ni umugabo umwe aturanye na Manuel uriya wampishemo, yarako kabyo no kubivuga ko biteye isoni, reka ne kubivuga. Biteye isoni, biteye n'ubwoba
kare kubivuga byo narabibererekeye kuko n'igihe byabayeho mfite n'uburenganzira bwo kubitsinda reka ibyo ngibyo bari byo nivugira byonyine igihe kigeze nsaba inkotanyi ndababwira rero mumbabarire musubize kwa muzehe uko hahandi mwankuye niho mbona mfite umutekano nta musaza yaramfashije aramfasha buri kimwe cyose ni wowe wagerageje kumfasha ati kandi kuko hano hagendaga habyimbamo hakajya hazamo ibintu bimeze nk'ibishyira hakagera hagaturika kubera ntuza n'isuku arega buryo tuba twivuzagamo nta suku hakadongera hagaturika ati turashaka kukuvuza gusa barantwaye baza kudutwara badutoranyije turi abana bagize cyane bangiritse bajya kugira kutuvura bari barakiruza aka kaboko kari kameze nk'akari paralize kubera uyu muhoro noneho baragenda baravura barasubiranya bagera gute hari n'ahandi banshyizeho ibishirira dore hano banziritse amaboko banshyize mu kizu iki ni igishirira bari banziritse abana bakajya baza bankiniraho bakakura igishirira mu ntuza mu muriro ko twararaga ku gishyitsi cy'umuriro barangiza bagafata bakomekamo kigapfiririza abana bagaseka bo bari kunginiraho nyine nawe urabyumva rero bakongera igishirira ukaba ari inkotanyi zagihanduyemo bagihanduye cyari kimwe imbere mu nyama cyari yubitse gutya baraza bagihanduramo barabagahamera gutya mu nda kuko hari ibindi bankoreye bafite ubwoba yuko bashobora kuba baranyagije bapima mu nda bagashyira ibyuma batwereza no hanze kwivuza twagiye turi abana 10 tujya hanze kwivuza baratuvuza turanagaruka ko hari bimwe bice byo mu ngingo zo mu nda bari bafite ikibazo ko bashobora kuba zarangiritse kuri jyewe ubwo ariko basanga nta kibazo kirimo ndagaruka ubuzima bwanjye bukomeje gutyo rero nyuma y'aho ngaho nibwo nasubiraga nubwo banjyanaga bakamvura nkagaruka nayisubiraga kwa muzehe niho naboneraga amahoro numvaga rero ubuzima bwanjye ni bwaba burebure wabivuga imyato yamara imyaka ni birebire reka dusoreze kuri iki gike kandi kugira ngo ukomere ariko nk'uko mu rugendo rwo kwiyubaka kugira ngo turebe kwiyubaka hari n'amashami yashibutse so urugendo rwo kwiyubaka kwanjye uko biri kose burya ntabapfira gushira waje kujoininga igisirikare ufite naje kujoininga igisirikare kuko numvaga mfite nakundaga no mu ishuri barambazaga ngo urumva uzabiki bya bindi babaza abana nzaba umusirikare nta umusirikare nzaba umuganga wajoininze ufite gahunda yo kuzihorera yego urakoze cyane ako kantu urakoze mukurikirana ako kantu waruvuze sinzi impamvu ntarimo kugira ngo abantu barabyumva na his excellence ajya akunda kubivugaho kuba barabashije nijiye igisirikare plan yanjye kwa rukwihorera ariko ngezemo buri igisirikare kirigisha cyane kuko iyo ugezemo hari ibintu byinshi bigukamuka mu mutwe ukagenda ukaba clean mu mutwe ukaba clean ku mutima ukaba mbese umweru ahantu hose noneho ngeze maze kumva nkirangiza training nibwo nahise nagira kubera ko kuko ndaribuka n'abarimu bangishaga aho nigaga barabizi abarimu banakurikirana ikiganiro barabizi ko nari meze mu ishuri bakiriya bahana nabo nkajya ngenda nkabasura tukaganira rimwe na rimwe bamwe nkabasaba n'imbabazi ngewe hafi n'igihe cyagihe burya kuba narakoraga birya bwari ubwana mu mbabarire nk'urugero nk'abarimu banyigishije nagiye nabasabye barabizi nabasabye imbabazi nagiye ndababwira igihe abantu bateye intambwe ngo bagusaba imbabazi barahari ariko ntabwo ari bose ntabwo bazisaba bose ariko barahari imbabazi zo ni lazima kandi nanabababariye ngewe narababariye sinzi niba mu buzima ujya umbonamo mbamo ntabwo mba mu buzima bw'ibibazo mba mu buzima bwo guhora nshakisha ahubwo icyanteza imbere guhora nshakisha icyateza imbere n'abandi bantu
bankurikira cyangwa se bashaka gukurikirana ubumenyi bwanjye, icyo ndeba ni icyampa inyungu, icyo ndeba ni icyatuma mbona mu buryo butari correct, uburyo buri correct, icyatuma umbona neza muri makeya. Ntago icyo ndeba ubu ngubu amazuru hari ibibwira abantu, amazuru avamo ibimyira kwiyumvisha ibintu. Umuzungu yaraje aduterekamo ikintu arangije bihura n'inda nini z'abantu, rero bihumira muri inda nini iyo utirize inda nini, burya iyo utagabanyije inda nini ushobora kwisama inda nini yanakwishe. Ibi bintu byose no kubireba rimwe na rimwe bamwe bati bituruka ku nda nini, ntabwo ari inda nini, bituruka ku myumvire. Abahutu mwararenganyijwe, mwagize gute ni yangenga bitekerezo baba barashyizemo abantu ngo kuva kera bamwe bakoruraga ku modoka, ibyo bintu ngira ngo urabizi, ngo uruharango za Hutu najimije, ngira ngo wabyumvise barabyumva nabo. Ibyo ni ibintu byose bagiye bashyiramo abantu kugira ngo abantu n'abandi muri ubwo buryo. So rero icyiza ni ukunga ubumwe, tugahana amahoro, tugahuza urugwiro, tukarangwa n'ishyaka n'ubutwari, tugateza imbere urwatubyaye. Yego, ngira ngo wenda iyo niyo principle. Ngira ngo wenda nsoza gushimira cyane ko icyizere, ngira ngo njye mbere ntari numva ubuhamya bwawe, buryo rero nsanze nkuzi. By the way, abantu badukurikiye ubu Ronje wanyuze muri ibyo bintu byose akabicamo, ubu ni umuntu ukomeye ufasha abandi, yahaye abajene akazi, akora mu by'ubuvuzi. Ngira ngo wenda tuzagira undi mwanya tunamusure ku kazi tubereke ibyo akora, ariko akora ubuvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye, ariko zikoresheje imiti gakondo. Imiti gakondo avurira i Remera. Ngira ngo abantu badukurikiye wenda n'abashaka kuzumva, kuko hari igihe ubuhamya turi gutanga burafasha cyane, ariko hari byinshi nk'ubwo abavuze ati ntavuze kubera impamvu. Ushobora no kuba wenda ushaka kumuvugisha byonyine kuri telefone kugira ngo umuganire, hari igihe se waba ukeneye no kumva ubuhamya burambuye muri make. Ubuhamya burambuye bwo nimero yenda ukeneye na serivisi nkora, nibyo muri muganga nkoresha ibimera. By the way, nta nubwo ntagare wenda reka bihangane tujya mu kazi se. Ntako nta kibazo, kwibuka ariko twiyubaka of course. Nkoresha ibimera mu kuvura indwara. Ngira ngo abakurikirana ikiganiro barankurikiranye bihagije. Nta nubwo experience mfite yo kuvura, ntabwo ari yaha hirya cyangwa se ni ibintu nize hanze mu Buhinde 3 years ago. Mfite experience mu byo nkora, so nariyubatse mu buryo bunini kandi bubyibushye. Hari abantu benshi nahaye akazi, bafite akazi babayeho kubera gihe. Uretse n'ibyo byo ku kazi, hari n'abandi babayeho mu bundi buryo kubera jewe. So ushobora no gukina serivisi y'ubuvuzi wa mugani. Ibyo nkora ngira ngo ushaka kumenya akazi nkora uzashaka ikindi kiganiro, ariko kugira ngo indwara byibuza njye mvura n'uburwayi bujyanye n'imyororokere ku bagabo ndetse no ku bagore. Ni imyororokere ku bagabo ndetse no ku bagore. Kuba warikinisha warakoze masturbation ku buryo bw'igihe kinini cyangwa bw'igihe gitoya, kuba waragize ikibazo cya penis cya sex ntoya biturutse mu kwikinisha, ibyo byose birashoboka. Kuba sex yarabaye ntoya ariko wavutse, ibyo byose ni ibintu bishoboka, abantu batiyumvisha ko bishoboka. So nubwo twinjiye mu kazi bitari mu kazi, twarimo twibuka, ariko wa mugani washyize akandi kantu ngo tuniyubaka. Kano ko kwiyubaka kajemo niko kahise gatuma mbivuga. Niyo mpamvu nari mvuze ngo uri wa wundi wanyuze muri ibyo bintu byose, muri urwo rugendo rwose, ariko nanone ufite uri bungu. Imana ikomeze iguteza imbere, Imana ikomeze iguteza imbere kugira uteze imbere n'abandi, kuko ufite umutima mwiza. Ngira ngo wenda tuzashaka umwanya tugusure ku kazi tuganire, kandi ukomeze ukomere. Warakoze kugira umutima wo kubabarira, kandi ukomeze n'abandi. Murakoze cyane. Tukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Abantu bakurikira Urugendo Online TV mwese, abo baturanye n'abantu bagezweho ingaruka, cyangwa se bantu bakibana na bya bikomere, mubegere muri ibi bihe. Ntago biba byoroshye cyane,
mubaganirize mubahumurize kugira ngo dukomeze urugendo rwo kwibuka ariko tuniyubaka. Murakoze cyane.